Data dusutse imitima yacu bugufi imbere yawe, tuje tumeze nk'abana batoya, dusutse imitima yacu imbere yawe nyaguhora ku ngoma, tuje duciye bugufi kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, tutazi n'icyo dukwiriye gusengera, tutazi ibyo gukiranuka, ariko Mwuka Wera wa wundi utwigisha byose, wa wundi udusobanurira ibyo watubwiye, wa wundi udutsinda akatwemeza iby'icyaha n'iby'urubanza n'iby'amateka, Mwami w'abami niwe dushaka ngo akorere muri twebwe, kugira ngo amagambo yawe abe mazima muri twe, gusenga kwacu kugaragare nk'ukwemewe imbere y'Imana, ndetse atwigishe gusenga mu byo Data ashaka bitandukanye n'ibyo turarikira byo guhaza irari ryacu. Turakwinginze Mwuka Wera w'Imana ngo ube mu gusenga kwacu, ushoboze uyu mwene Data, unshoboze nanjye nyaguhora ku ngoma. Mwami, dushyize hasi ibyo twirata, dushyize hasi ibyo twibwiraga ko twashoboye, dushyize hasi buri kintu cyose Mwami w'abami, tukubwira ngo dushobozwa nawe Kristo, uduha imbaraga. Mwuka Wera ni wowe uzi igitekerezo cya Data kuri nje, ni wowe uzi umugambi wa Data kuri nje, ni wowe uzi aho anyobora n'aho anjyana. Ndakwinginze ngo umpindure umuntu wirekurira mu maboko ya Data, umpindure umuntu ufite umutima umeze nk'umwana mutoya, nk'uko umwana mutoya yigwanika mu gituza cy'umubyeyi we. Mwami w'abami, udukize Mwami, ibyo twakora tubikoreye mu nararibonye, tubikoreye nk'uko twabimenyereye. Turagusaba umutima umeze nk'uw'abana batoya, turagusaba umutima wemera kwigishwa, turagusaba umutima wemera guhinduka, turagusaba umutima uciye bugufi. Ese Mwami w'abami, twakwingingira abandi gute natwe tudahagaze? Ngwino udukomereze uruhanga, ngwino udukomereze amaboko, ngwino udukomereze amavi, ngwino udukomereze imitima muri wowe Mwami w'abami, ngwino uduhe gushorera imizi muri wowe. Ngwino Mwami w'abami, utwigishe uko umuntu yirata umusaraba wonyine 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 Mwami w'abami. Ngwino tumaremo ibyo twirata bitari byo, ngwino tumaremo ibyo twibwira bitari byo. Turashaka wowe Mwami w'abami. Suka mu mitima yacu gushaka ibyo ushaka, suka mu mitima yacu kunyoterwa n'ibyawe byonyine nyaguhora ku ngoma. Tumaremo ibyo turarikira byo guhaza kwifuza kwacu, ibyo umuntu wacu wa kera utubyukana akaduhagararamo, no kwifuza kwe kubi n'imirimo ye mibi ya kera ikongera ikaduhagararamo. Turakwiyeguriye mukunzi mwiza, turakwiyeguriye Mwami w'abami. Twigisha uko duhagarara mu cyuho cy'abacu, twigisha uko duhagarara mu cyuho cy'itorero, twigisha uko duhagarara mu cyuho cy'imiryango, twigisha uko natwe dusenga dusengeshejwe nawe Mwuka Wera. Bitwigishe Mwami w'abami, bisuke mu mitima yacu Mwami w'abami. Nyigisha uko nakura amaso ku bigaragara, kuko wadusabye ko tugenda tuyoborwa no kwizera tutayoborwa n'ibigaragara. Twigisha uko ibigaragara bitadutera ubwoba ngo bitwambura imbaraga, twigisha uko tubirenga tukaba hejuru yabyo Mwami w'abami, kugira ngo tukubere ibikoresho bizima, tukubere abantu wakwingingiramo ureshya isi, tukubere Mwami w'abami abo wakoresha wubaka ubwami bwawe ku isi. Icyubahiro cyawe kiza mu miryango yacu, uciye muri twebwe icyubahiro cyawe kikaza mu gihugu cyacu, icyubahiro cyawe kikaza mu itorero ry'u Rwanda, uciye muri twebwe nyaguhora ku ngoma. Twigishe uko dushirwamo n'ibyacu hagasigara ibyawe, twigishe Mwami uko tukugandukira byuzuye, twigishe uko umuntu Mwami ashirwamo n'ibyo akaba atari we ukiriho, hakaba wowe Kristo. Dusukemo ubwo buzima Mwami, sukamo ubuzima bwo kubaho ku bwawe, sukamo ubuzima bwo gushaka ibyawe, sukamo ubuzima bushirwamo n'ibyanjye Mwami w'abami. Ntaba ari njyewe akaba ari wowe. Nyuzuza ubwo buzima Mwami w'abami, nyuzuza ubwo buzima nshuti nziza, nyuzuza ubwo buzima, nyuzuza ubwo buzima bwo kubaho ku bwawe, ngo watanze ubugingo bwawe ngo kugira ngo natwe dutange ubwacu, waratuguza amaraso ngo tudakomeza kubaho twishimisha, ngo tubeho tunezeza wowe watuguze ukadupfira. Ntabwo tubizi Mwami w'abami, ngwino ubisuke muri twebwe, ngwino utwigishe uko tudashaka ibyacu ahubwo dushaka ibyawe Mwami w'abami. Ngwino usuke ubwo buzima mu mitima yacu. Nukuri turakunyotewe, twaje dukabakaba, twaje dukambakamba, twaje dushaka wowe Mwami w'abami. Bamwe turasiganwa, abandi turagenda gake gake, ariko ni wowe dushaka mukunzi mwiza. Utwemerere usatura ijuru ku bwacu, ukingura ijuru ku bwacu, uduha umwuka wawe wera, utwuzuza umwuka wawe wera, imbaraga zawe zikorere muri twebwe, ubwiza bwawe kubaho kwawe kutwuzure Mwami w'abami. Ngwino tumaremo ibyacu, ngwino tumaremo iby'isi yatwanduje, ngwino tumaremo irari ryabyo, ngwino tumaremo urukundo rwabyo, ngwino tumare mu rukundo tuzirikanywe n'abantu n'ibintu udutiza. Ngwino twigishe kubana nabyo tudafashwe nabyo, ngwino twigishe kubana nabo tudafashwe nabo. Ngwino duha ubuzima wari ufite Mwami Yesu,
ngwino duha ubuzima bwawe. Wabaye ku isi udafatwa n'inzangano z'abantu, uba ku isi udafatwa n'amashyi y'abantu. Igihe kimwe baragushaka ngo bakugire umwami ukabiyufura, ahandi bakavuga ngo nubambwe ariko ukabasabira imbabazi. Mwami duhe gupfa ku byiza abantu baduhaye badukoreye, uduhe gupfa ku bibi n'ubuhemu bw'abantu. Mwami w'abami duha umutima umeze nk'uwawe, udatsindwa nabyo, udafatwa nabyo. Duha umutima ubasha gukunda n'igihe abantu baduhemukiye. Duha umutima udasindishwa n'amashyi no kuririmbwa no guhabwa ibyiza n'impano n'abantu. Duha umutima udafatwa nabyo. Duha umutima utumbereye wowe. Reka wowe wenyine utubere ibyirato. Twigisha uko umuntu yirata umusaraba gusa, ubutunzi butamufashe yabutijwe, ibyiza bitamufashe yabitijwe. Twigisha uko umuntu adafatwa n'ubukene, twigisha uko umuntu adafatwa n'ubukire, twigisha uko umuntu adafatwa n'ibyiza, twigisha uko umuntu adafatwa n'ibibi, twigisha uko umuntu yirata umusaraba wenyine, twigisha uko umuntu atirata urubyaro iyo rwamuhiriye, twigisha uko umuntu atirata urushako iyo rwamuhiriye, twigishe kandi uko aticwa nabyo iyo bitamuhiriye. Twigishe kuba hejuru y'ibihe. Mwami w'abami, nyigisha uko birata umusaraba gusa. Nyigisha uko ibindi byose byambera nk'amase. Nyigisha uko byambera amazirantoki. Nyigisha mwami w'abami, mugaragu wawe yaratwandikiye ngo guhera ubu ngubu ngo warongoye ngo amere nk'utararongoye. Ayi mwami wanjye we, twigisha ubwo buzima. Ni gute uwabyaye yabaho nk'utabyaye? Ni gute urimo gutunda arimo guhaha afite amafaranga ngo yabaho nk'utayafite? Mwami w'abami, twigishe uko byaba ibikoresho bidafasha imitima yacu. Nyigisha uko umusaraba wawe wonyine wambera ibyirato mwami w'abami. Nyigisha uko nta kwirata na kimwe mu byampiriye. Ayi mwami w'abami, twigisha uko umuntu atirata ibye. Twigishe mwami w'abami uko umuntu atirata ibyo yashoboye n'ibyo yabashije. Twigishe mwami kwibuka ubuntu bwawe n'imbaraga zawe. Kura amaso yanjye ko bitagira umumaro mwami. Nyigisha uko umuntu atumbera umusaraba wonyine, byirato bye bikaba icyo wowe ukozeho cyonyine mwami w'abami. Tugezaho tuzamure tugezaho umwami w'abami. Twigisha uko twavuga ngo si twebwe turiho, ni Kristo uriho muri twebwe. Dusukemo ubwo buzima butari ku magambo, butari mu ndirimbo. Turashaka ubwo buzima, ibyacu byashize tugasigara dushaka ibyawe. Turashaka ubwo buzima butifitiye ingamba na proje ni ambisiyo. Turashaka imigambi yawe mwami w'abami. Twigisha uko umuntu ahuzwa n'imigambi yawe mu buryo bwuzuye, atakirebaho mu bihe byiza, atakirebaho mu bihe byitwa bibi, atakirebaho mu bihe byose. Twigishe gupfa ku byiza, twigishe gupfa ku bibi, twigishe kumera nyine nk'uko intumbi imera. Twigishe ubwo buzima mwami w'abami. Twigishe kudafatwa n'imitego y'iyi si, twigishe kudaheranwa n'ibi bihe bya nyuma. Twigishe mwami w'abami, twigishe kwiharirwa nawe. Kura amaso yacu kubitagira umumaro, kura amatwi yacu kubitagira umumaro, kura imitima yacu kubitagira umumaro. Cagagura ingoyi zose zidufashe, cagagura imigozi yose umwanzi yadufatishije kugira ngo aduherane. Bicagagure mwami, kata bonde zitari zo, kata ibihango bitari byo, kata imigozi itari yo mwami w'abami. Twigisha uko turera abana tubakurerera, twigisha uko tuba abagore ariko turi abagore bakubashye, twigisha uko tuba abagabo turi abagabo bakubashye, twigisha uko tuba abana mwami tukubahira mu babyeyi bacu. Twigisha uko tuba ababyeyi mwami twibuka ko ari wowe nyaguhora ku ngoma. Twigisha ubuzima bwo kutabaho ku bwacu, kuko nicyo wadutirije iyi minsi yo kubaho. Waruduhaye agakiza twari bupfe tukajya mu ijuru, ariko wadutije indi minsi yo kubaho nyaguhora ku ngoma ngo tugira ngo tube intumwa mu cyimbo cyawe. Waratinyutse uratwizera, uduhindura ngo intumwa mu cyimbo cyawe. Twigishe kubaho nk'uko ari wowe wakabaye uriho. Maramo ibintu byose bigukoze isoni muri njyewe. Wareba uko nguhagarariye ugasanga bigukojeje isoni, bimaremo mukunzi mwiza. Maramo uko nguhagararira mu rugo rwanjye, maramo uko nguhagararira ndi umugore ku mugabo wanjye, maramo uko nguhagararira ku bavandimwe banjye kutariko, maramo uko nguhagararira mu murimo mpaye kutariko. Maramo ibyo byose wasanga bigukojeje isoni.
waratubwiye ngo uko data yagutumye ngo niko natwe dutumye, urongera uratubwira ngo ubwiza yaguhaye ngo natwe nibwo duhaye. Ayi mwami wanjye we, tugezeyo dukuze, dukure mu kugwingira, dukure mu guhera hasi. Mwami w'abami, ndagusaba umutima umeze nk'uwawe, ndagusaba umutima ubasha gukunda nkawe. Nyigisha uko ukunda, nyigisha uko wakunze n'abakwica, nyigisha uko umanitse ku musaraba wabasabiye umugisha, ukavuga ngo data ubabare ntibazi ibyo bakora, kandi babizi, kandi ari abagabo bakuru bafite n'ibyanditswe, ariko uwo mutima wawe mwami usuke muri njyewe kubw'umwuka wawe wera. Nyigisha gukunda wabana gute na Yuda, ubizi ko akugambanira, ubizi ko atagenzwa n'ibyiza. Mwami uwo mutima wawumpa, wamuha uwo mutima nyaguhora ku ngoma usimbuka imitego, ugakomeza ugakunda. Wamuha uwo mutima Uwiteka Mana Nyiringabo, ko washoboye kwihanganira ba Petero mwami w'abami. Ese ko twebwe twihanganira buri munsi, mu mutima wihangana byuzuye, mu mutima wuzuye ubuntu n'imbabazi, nyuzuze impuhwe nk'izawe. Igihe wagaburiraga abantu ngo warabarebye ubona bameze nk'intama zitatanye, uba emido compassion, ubagirira imbabazi mwami, imbabazi zigutera kubagaburira, atari ukwemeza abantu, atari ugukora ngo bigaragare ko wacivinze ibintu. Mwami ndagusaba uwo mutima w'imbabazi, umutima w'imbabazi kuri iki gihugu, umutima w'imbabazi ku barimbuka, umutima w'imbabazi ku bacogoye mu rugendo, umutima w'imbabazi ku badafite umwete wo kwihuta, umutima w'imbabazi mwami w'abami, umutima wawe mukunzi mwiza. Ese wowe kuzingirira buri munsi mwami w'abami, ndagusaba umutima wera, ndagusaba umutima umeze nk'uwawe. Maramo uburwayi bwose buri mu nguni z'umutima wanjye n'ibyo ntazi bindimo, ubimare mu Uwiteka Mana Nyiringabo. Umutima wera, umutima umeze nk'uwawe, maramo kwirebaho no kwihozaho amaso mwami. N'ubuntu wangiriye n'imbabazi wangiriye, maramo kwihozaho amaso. Nuza kudushakaho imbuto usange zihari, ukurikije ubuntu wampaye, ukurikije uko wamvomereye, ukurikije imbabazi wangiriye. Reka nera imbuto zingana n'ibyo wambibyemo n'ibyo wanshoyemo mwami. Ndakwinginze ngo sinere imbuto zibishye z'indibu, ndakwinginze ngo utaza kunsoromaho imbuto ugasanga ntazihari. Ndakwinginze ngo mpindure uw'umumaro muri iki gihe mwami. Unyuzuze ibyawe mukunzi mwiza, unyuzuze ibyawe, umpindure igisubizo muri generasiyo navutsemo, umpindure igisubizo mu muryango wanjye, umpindure igisubizo aho ngeze hose mwami w'abami. Unkiza amaganya y'isi no kwikebuka no guhora tureba ibituzuye n'ibidashyitse, nyamara hari ibindi bihumbi watwujuje byagira umumaro mu gihe nk'iki. Utuguranire mwami w'abami, utuguranire mwami w'abami, utuguranire kubw'imbabazi zawe. Byutsa amaboko yaracogoye n'amavi yasukumaga n'uruhanga rwari rwubamye, wongere utwegure kubw'imbabazi, kuko watugize ab'agaciro mu maso yawe. Waratinyutse tugira intumwa mu cyimbo cyawe. Nuko wari wizeye icyo uzakorera muri twebwe, nuko wari wizeye amaraso yawe washoye muri twebwe, nuko wari wizeye umwuka wera waduhaye, nuko wari wizeye ko utadusize twenyine. Reka izo mbaraga waduhaye, reka ubwo buntu bwawe buri muri twe bwuzure bwose, bukore icyo wabuduhereye. Ntagira agace na kamwe usanga kagwingiye, usange kabaye pararize, usange katarimo gukora mu byo wari untegerejeho mwami w'abami. Turakwihaye, reka imyaka dusigaje ibiye kuguhesha icyubahiro. Dutere umutima wawe akanyamuneza, dutere umutima wawe ibyishimo. Aho twagukojeje isoni urimo utureba wicaye ku ntebe yawe, utubabarire, utugarukeho, uduhe ubuzima bukunejeje, uduhindure abahungu n'abakobwa udafite isoni zo kwitwa Imana yabo. Ubikorere muri twe, uduhe imitima ibishaka cyane, imitima itabishakaga ibisukemo mwami w'abami. Imitima itababajwe no kukubabaza uyisukemo ako gahinda ko mu buryo bw'Imana gatera umuntu kwihana kuticuzwa. Kandi ababaye imbohe bababajwe n'ubuzima bababayeho mwami, reka uyu mugoroba babohoke mu izina rya Yesu. Barizwa n'ibyaha byabo, barizwa n'ubusambanyi n'inzangano n'urukundo rw'amafaranga, barizwa na biriya byose bibaziritseho batabasha kubyitandukanya nabyo, barizwa no gutegekwa n'inda, barizwa n'ubuzima bazi neza ko atari bwo bagombye kubamo, ariko bakaba ari imbohe. Ngo mu nzu yawe ntago
abantu b'imbata bazakomeza kuba ari imbata, mu rugo haguma abana, kandi ngo nubabohora bazaba babohotse rwose. Reka imbaraga zawe zimanukiye kubohora abo bahungu n'abakobwa baboshywe n'ibyo byose mu izina rya Yesu, bababajwe n'ubuzima babayemo ariko badafite imbaraga zo kwikora. Ni wowe udukiza, ni amaboko yawe atuvanayo. Reka iyo minyururu umwanzi yarabatwikirije icikagurike, reka iyo mirunga y'uburyo bwose icikagurike, reka bagira umudendezo ubonerwa muri wowe mwami w'aba. Urakoze, 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 urakoze ko ari wowe utubohora, urakoze ko ari wowe udukiza. Reka barota inzozi mbi, reka barota basambanywa, reka barota bahori mu bapfuye, reka baturi kuzimu ninjoro bakagaruka mu isi y'abazima ku manywa. Reka izo mbaraga zimenagurike mu izina rya Yesu, iyo minyururu y'uburyo bwose icikagurike, ibyo bicaniro bibabuje amahoro bicikagurike mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umubi zicikagurike, abanga ibibi ariko bakisanga babikora, izo mbaraga zimenagurike, ubwo buretwa bumenagurike mu izina rya Yesu. Igihe wasangiye n'abigishwa baravuze ngo aya ni amaraso y'isezerano rishya. Urakoze ko watwinjije mu isezerano rishya, urakoze ko wadukuye munsi y'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, urakoze ko itegeko ryawe ry'umwuka n'ubugingo biri muri we Kristo ryo rikorera muri twebwe. Urakoze ko watugize ibyaremwe bishya. Reka izo mbaraga yemerewe ziba umugabane we. Ijambo ryawe rirambwira ngo wabyawe n'Imana wese anesha iby'isi, ukunesha n'ukwacu nuko twakwizeye. Reka izo mbaraga zikorere muri we, nawe yakira umudendezo, nawe yakira ibitotsi, nawe yakira amahoro azanwa no kubabarirwa mu izina ryawe Yesu. Reka umuretwa wese wari umuretwa atabikunze, izo mbaraga zimenagurika. Abategekwaga na masturbation, abategekwaga no kwikinisha, abategekwaga n'ubusambanyi, abategekwaga n'urukundo rw'amafaranga, abari bategetswe n'ibitotsi babuza gusenga, abari bategetswe n'inda zitamurekura ngo yirize, zimenagurika izo mbaraga. Iyo minyururu icika mu izina rya Yesu. Abategetswe n'umujinya batazi aho uturuka, abategetswe n'amahane batazi aho biva, reka iyo minyururu y'uburyo bwose, iyo migozi y'uburyo bwose icikagurike mu izina rya Yesu. Buri buretwa bumeneke ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kubw'imbabazi zawe, kubw'amaraso yawe, kubw'amaraso yawe, kubw'amaraso yawe. Ibyanditswe byari bifunze ku maso yabo, ijambo ritabasha kwinjira, batabasha kuryumva. Gutekereza kwabo kugatwikirwa n'ikimeze nk'umuringa, kugira ngo batumve ubutumwa bwiza bagahindukira bagakira. Izo mbaraga zitwikira ubwenge bwabo ngo butakira ijambo, zimenagurike mu izina rya Yesu. Icyo gitwikirizo kimenagurike mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe mwami w'abami, imbaraga zawe, kubaho kwawe kugere mu muntu wacu wamwe imbere, mwuka wacu usabane n'uwawe, ubugingo bwacu bukizwe nawe, imibiri yacu ibe mitaraga igukorere, ituwemo nawe, itari imbata y'ibiboze mu izina ryawe Yesu. Urakoze kuri uwo kwizerwa, ubereye mwiza bagutegereza bose. Uri ibyirato byacu, uri agakiza kacu, uri ubuhungiro bwacu, uri Imana yacu bwite. Wadutoranyije kubw'imbabazi zawe, ntiwashingiye ku kintu na kimwe. Wadukuye mu miryango itakuzi, wirengagije imyaka yacu yo kurorongotana. Waduhamagariye kutugirira neza, waduhamagariye kuduha amahoro isi idashobora kuduha, waduhamagariye gusa nawe mu minsi tukiri hano ku isi, kandi tuzataha iwawe tumaze gukora ibyo twagombaga gukora byose. Reka twebwe abahungu bawe n'abakobwa bawe uduhuze n'imigambi yawe, uduhuze na bya bindi wanditse mu gitabo cyacu hatarabaho n'umunsi n'umwe, uduhuze na ya mirimo myiza wari waraturemeye muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Reka mwami duhuzwe nayo, aho bigeze kuri paje bigezeho mu ijoro, abari bwo buzima mbe mpagazemo nyaguhora ku ngoma. Urakoze mukunzi mwiza, ndagushimira urwo rukundo rutarobanura ku butoni. Irobanura ku butoni ntitwari kuba duhari, twari dufite ibintu bihumbi byatuma utatwemera, ariko amaraso yawe yaduhinduye abera. Babazi zawe zatuzanya aho uri, si twe twagukunze, ni wowe wadukunze mbere. Turakwinginze ngo twigishe natwe kugukunda. Waravuze ngo umuntu nagukunda azitondera amategeko yawe. Nyigisha kwitondera ibyo wandikishije. Reka umutima wanjye aba ari byo byonyine biwuraza inshinga, mitima yacu aba ari byo ishishikarira, aba ari byo ishishikarira. Tubabazwe nuko tutabishoboye, bidutere kwikubita imbere yawe mwami w'aba. Uzuza amagambo yawe mu mitima yacu. Urakoze data, kwiriye icyubahiro. Turagushimira umugoroba mwiza uduhaye wo kukuramya, wo kugusingiza,
ngo kugusukira ibyuzuye imitima yacu. Urakoze data, komeza utwigishe inzira zawe, twigishe gusenga, twigishe gukiranuka, duhe imitima yemera kwigishwa kugira ngo ijambo ryawe rigire umwanya mu mitima yacu. Amen. Haleluya. Mwiriwe neza bwoko bw'Imana. Imana ibahe umugisha. Imana ishimwe ko iduhaye akanya ko kuba imbere yayo. Imana ishimwe ko yakudisiponibirije. Imana ishimwe ko yaguteje iyo nzara n'inyota nawe ukabyemera. Imana nibishimirwe. Reka dusome gatoya twongere twibukiranye umumaro wo kwinginga. Nagira ngo mbabwire ko tuba tutarimo gutakaza umwanya, gusa nuko Imana itaduhaye amaso y'umwuka areba ibintu byose biba mu isi y'umwuka iyo turimo gusenga, ariko bikeya tumenyaho. Gusenga ntago gupfa busa, gusenga ntago gutakara hasi. Gusenga ni ibikoresho Imana ikoresha umurimo wayo. Gusenga ni igikoresho gituma tugira ijambo n'uruhare mu byemezo by'Imana. Rero nta sengesho na rimwe ritakara hasi. Abana b'Imana ahubwo umuntu asenga icyo yasengeye ntahita akibona ako kanya, akajya agira ngo yapfushije umwanya ubusa cyangwa ntacyo bimaze, ndetse yaba yakubiswe ibihe byamugoye akavuga ngo isengesho rye ntago rirenga plafond. Ntago isi yo kwizera igendana nuko twiyumva. Uko twiyumva ni mu marangamutima, biraryoha. Iyo umuntu yumva amarangamutima yahembutse biraryoha, ariko n'igihe atsikamiwe, adahembutse, adafite umunezero, ntago bihindura ijambo ry'Imana. Oya, riguma ari iry'ukuri rwose, ubyumva cyangwa utabyumva. Reka turebe gatoya mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 22 umurongo wa 30 na 31 kugira ngo wibutswe ibyo kwingingira abandi ndetse n'umumaro wabyo. Kuko Imana ifitanye business n'abantu bitijwe izina ryayo, ifitanye business n'abayitirirwa. Ni twebwe icamo ikiza igihugu, ni twebwe icamo ikiza imiryango. Iyo wakijijwe mbere y'abandi mu muryango wawe, hakira abandi nyuma batari bakizwa, Imana ifite icyo yabikoresha. Imana ishimwe, iduhe gukanguka, iduhe umutima. Ezekiyeli, ubuhanuzi bwa Ezekiyeli 22:30 kugeza kuri 31. Aravuga ngo kandi nashatse umuntu muri bo. Nuza gusoma kino gice nugera mu rugo uze kugisoma, ngo nugera mu rugo ko bari mu rugo nyuma y'iteraniro uze kugisoma. Imana ibigushoboje, uraza kubona uburyo abantu bari barataye umurongo muri ubu bwoko bw'Imana bikabije, bikomangoma birenganya, abahanuzi barariye ruswa, ari akajagari, ubusambanyi bwuzuye, ngo umuntu asambana n'umugore w'umuturanyi we, mbese ari ibyaha bigwiriye. Hanyuma rero umva ikibazo cy'Imana yibaza. Imana ntiyari itangajwe n'ubujyahabi bw'abantu, ntiyari itangajwe n'ubuhenebere bw'abantu nubwo byaraha, ariko yibaje impamvu nta muntu n'umwe urimo kubireba ngo agire icyo abikoraho. Imana itugirira imbabazi. Ku murongo wa 30, Ezekiyeli 22 umurongo wa 30, ngo kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkiki, ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Muri make yasanze n'abitiriwe izina ry'Imana nabo bari muri urwo ruvangavange rw'ibyo byaha, nabo bakubiswe, nabo barambaraye. Ngo kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike, ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. 31, ngo nicyo cyatumye mbasukaho uburakari bwanjye bukaze, mbakongeresha umuriro w'umujinya wanjye, maze imigenzereze yabo nyiherereza ku mitwe yabo, niko Umwami Uwiteka avuga. Twibwije ukuri kuri uyu murongo, iyo Imana iza kubona binginga abagarara mu cyuho kugira ngo ibabarire icyo gihugu cyayo, ibabarire ubwo bwoko bwayo bw'ibyo byaha, muri make ingaruka z'ibyaha zari kuba nkeya cyangwa se zari gukurwaho. Kuko uno murongo wa 31 bavuze ngo nicyo cyatumye mbasukaho uburakari bwanjye bukaze, mbakongeresha umuriro w'umujinya wanjye, maze imigenzereze yabo nyiherereza ku mitwe yabo. Muri make iyo haboneka umuntu uhagarara mu cyuho agasa n'inkike, agahagarara ubwo bwoko bwataye Imana, Imana ikamubona, ntabwo Imana yari kubasukaho uburakari bwayo. Ikindi ntabwo yari kubahererezaho imigenzereze yabo. Ni ukuvuga ngo kwinginga rero gufite umumaro, kwambura ubukana ibyaha n'ingaruka zabyo, gucagagura ibicaniro bya Satani n'iminyururu ya Satani. Iyo rimo wingingira umuntu ntago tubahesha agakiza, nta nubwo twabahesha ubugingo buhoraho, ariko iyo twingingira batarakizwa bimenagura ubutware bwa Satani hejuru y'ubuzima bwabo, imitima yabo ikorohera guhura n'agakiza. Ikindi bigabanya ingaruka n'ubukana bw'ibyago byazanywe no gutera Imana umugongo. Mbibutse ko ibingibi ntibihinduye Imana ingome, ahubwo mu mwuka haba amahame adahinduka. Nk'uko umuntu atera igishyimbo kikamera, yagisengera atagisengera kizamera, no kugomera Imana bizana ibyago n'amakuba.
nta hantu twabihungira, niko kuri. Turabibona mu gitabo cy'abacamanza, turabibona mu isezerano rya kera hose, iteka uko bateraga Imana umugongo niko bagerwagaho n'ibyago. Na cya cyanditswe turimo dusengeramo cyo mu Ngoma za kabiri igice cya 7 umurongo wa 13 na 14 ntagiye kugisubiramo, aravuga ngo Imana ngo niramuka ikinze ijuru, imvura ntigwe, inzige zigatera, ibyago n'amakuba bikaza. Byari bizanwe n'ikiza nuko n'ubundi bateye Imana umugongo, nibava ku Mana ibyo byago n'amakuba bikaza, ngo abantu bitiriwe izina ry'Imana bakicisha bugufi, bakihana ibyaha byabo, bagahindukira, bagasenga, ngo Imana izumva iri mu ijuru bakiriza igihugu. Muri make Imana ifitanye business n'abitirirwa izina ry'Imana. Aba banyabyaha bibere hanze bataragirwa ubuntu nk'ubwo twagiriwe, bategereje kuzahura n'agakiza k'Imana kubw'imbabazi z'Imana. Ariko wowe nanjye twakijijwe, ni twebwe dufitanye n'Imana umurimo. Niyo mpamvu tuba tukwiye kwifuza ubuzima bwejejwe, kuko sinakwingingira ikintu nanjye ntuyemo. Niyo mpamvu tuba twinginga Imana ngo iduhe umutima nk'uwa Yesu, kuko kwinginga si uko ku munwa, ni uko ku mutima ubabajwe n'ubuhenebere tureba, ubabajwe n'ibyaha tureba, Imana ikadutiza umutima wayo, Kristo akadutiza umutima wayo. Nicyo gihe uzinginga hari abantu cyangwa badahari, nicyo gihe uzabyinginga bikurimo bivuye indani mu mutima, utarimo kubikorera abantu runaka. Imana iduhe kwezwa, ariko iduhe n'umutima wayo. Umutima wayo n'umutima utirebaho gusa, n'umutima ubabazwa no kubona abantu barimbuka. Imana itugirire imbabazi. Twarebaga rero umumaro wo kwinginga, twarebaga agaciro Imana ibiha. Iduhe umutima wayo, iduhe kubabazwa n'ubuhenebere n'ibyaha n'umunuko byose biri mu miryango yacu, biri mu gihugu cyacu nk'Abanyarwanda. Ntiturebe abanyabyaha nk'uko abandi bantu badafite uwo mutima babireba. Ubona umuntu wasinze ukamuseka, wabona indaya ku muhanda ukayiseka, oya pe, tugira agahinda. Ikindi, uburaya bwo ku muhanda ni buke cyane ugereranyije n'uburaya bw'ikinyabupfura cya Kinyarwanda butwikiriwe buri hagati y'abagore n'abagabo bameze neza. Nibwo bwinshi, nibwo buteye agahinda. Noneho tukabusanga no mu nzu y'Imana. Imana y'imbabazi tugirira ubuntu, iduha umutima wayo, iduhe kuzinuka icyaha, kandi dutize umutima wayo kugira ngo tubashe kwinginga tutabacira urubanza. Mu Bikorinto ba kabiri, rwandiko rwa kabiri Pawulo n'Itorero ry'i Korinto, igice cya 5 umurongo wa 17 tugeze kuri 20. Nifuzaga 20, ariko nifuza ko nasoma mpereye no hejuru. Ndakoresha Bibiliya, ijambo ry'Imana, rwandiko rwa kabiri rwa Bikorinto 5:17 kugeza kuri 20. Ngo erega iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, bya kera bishize byose bikaba bihindutse bishya. Ibi ngibi bijye bimara impungenge abatarizera agakiza bahawe n'imbabazi bahawe, bahore bumva badakwiriye kandi barakira imbabazi z'Imana. Kwakira imbabazi z'Imana ni kimwe, urugendo rwo kwezwa ni ikindi. Hari igihe umuntu aba yarakijijwe, yarihannye, yarizeye Kristo, ariko akumva ataragiriwe imbabazi kuko yakoze ibyaha, kuko yabiguyemo, kuko yasitaye. Urwo ni urugendo rwo kwezwa. Niko kwiye kubabazwa no kudasa na Yesu, dukwiye kubabazwa nabyo, ariko urwo ni urugendo rwo kwezwa. Ubuzima bushya bwa Kristo narabwakiriye, niba narizeye nkihana narababariwe. Ngo erega iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera babishize byose bikaba bihindutse bishya. Ikindi ni isezerano duhagararaho, twitandukanya n'ibihango by'imivukire yacu n'ibyaha byaho dukomoka. Ku murongo wa 18, ngo ibyo byose Imana niyo yabikoze, yiyunze natwe ikoresheje Kristo, nyuma idushinga umurimo wo kubwira abantu ngo biyunge nayo. 19 tukiri hano kuri 18, Imana imaze kwiyunga natwe, yiyunze natwe ikoresheje Kristo, nyuma idushinga umurimo wo kubwira abantu ngo biyunge nayo. Niwo murimo dufite. Niyo mpamvu ntahise mpfa ngo njye mu ijuru, no kugira ngo mbwire abantu, no kugira ngo ubuzima bwanjye bubwire abantu, si ukubabwiza umunwa gusa. Kira cyanditswe cyo mu Byakozwe n'Intumwa kivuga ngo Umwuka Wera naza tuzahinduka abahamya. Ntago ari abahamya nk'abahamisha umunwa gusa, n'ubuzima buhamya. Yari abahamya b'umunwa, buhamya butagira imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ngo yiyunze natwe ikoresheje Kristo, nyuma idushinga umurimo wo kubwira abantu ngo biyunge nayo. Niwo murimo dufite nk'abinginzi, nk'abakijijwe mbere y'abandi batari bakizwa. Dufite umurimo wo kubwira abantu ngo biyunge n'Imana. 19, ngo koko rero Imana yari muri Kristo igihe yiyungaga n'abantu bo ku isi yose, bityo ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, natwe dushinga kubwira abantu ngo biyunge nayo. Imana ishimwe. Ntabwo tubarwaho ibicumuro byacu ku bwa Kristo. Koko rero Imana yari muri Kristo igihe yiyungaga n'abantu bo ku isi yose, bityo ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, natwe dushinga kubwira abantu ngo biyunge nayo. Urumva ko barimo babisubiramo. Twahawe umurimo wo kubwira abantu ngo biyunge n'Imana, twashinzwe umurimo
wo kubwira abantu ngo biyunge nayo. Kuri 20 ngo koko turi intumwa za Kristo, ndetse Imana ubwayo niba hamagara ari twikoresheje. Turabinginga mu izina rya Kristo ni mwiyunge n'Imana. Turabinginga mu izina rya Kristo ni mwiyunge n'Imana. Uburyo tubwira abantu ni ubuzima bwahindutse busa n'ubwa Kristo, ni ubutumwa bwiza tuvuga, ni ukwinginga dusenga kugira ngo ibitwikirizo bibatwikiriye bimenagurike. Ibyo byose Imana irabikoresha ikireherezaho abantu. Imana ishimwe cyane. Ibi ngibi bikoresha tugenda tugwiza ubu buzima bushya bwo kuba muri Kristo Yesu muri twebwe, atari kugarukira ku rwego rwo gutsindishirizwa. Urwego rwo gutsindishirizwa ni rwiza, ntuzigera ujya mu ijuru witsindiye, watsindishirijwe n'amaraso ya Yesu, ariko urwo rwego ntago ruhindura umuntu umusirikare wa Yesu. Aba ari umwana muto ukirebaho, ukirwanirira, kandi imyambi y'uburyo bwose iramubasha. Ntago yahangana na Satani n'uburiganya bwe agumye kuri uru rwego. Niyo mpamvu akwiriye kwigira imbere, agahinduka umusirikare wa Kristo, agahinduka unesha, utagifite ubwoba bw'ubuzima, udafite ubwoba bwa Satani, utagitsindwa. Kubera iki? Niba ngomba kwingingira abantu ibyo bakora bikaba binsinda, nzabinyigira gute ko nzahagarara nk'abavuma? Niba ntabasha kubihanganira, nzahagarara ngo mbavume. Ntago nzabasha kubaha urukundo rwa Kristo nkiri umwana mutoya, kuko ubuhemu buraryana. Umuntu naguhemukira, umugore wawe akaguhemukira, cyangwa umugabo wawe, cyangwa umuvandimwe wawe, cyangwa boss, cyangwa pasiteri wawe, cyangwa mwene se umusengana, naguhemukira, warabunye ku rwego rw'ubwana, uzamwanga pe. Nta mbaraga zo kumukunda wagira, nta mbaraga zo kumubabarira wagira, nta n'imbaraga zo kumusabira umugisha. Mu biganiro ngirana n'abantu hari igihe umuntu wumva umuntu anejejwe n'ikibi cyabaye ku wundi, akabica hirya ntabivuge neza, ariko ukumva niho bikiri. Uru rwego umwami Imana duhe kururenga. Ntago nakwingingira abantu mvuma, ntago nakwingingira abantu ibyago byabo byanejeje, ntago nakwingingira abantu negura. Ndingingira abantu ntijwe umutima wa Kristo wo kubababarira nubwo baba bakwegereye, kuko burya igihemu cy'umuntu wakure ntago kikuzonga cyane nk'igihemu cy'umuntu mwegeranye. Ariko turasabwa gukura. Abatsindishirizwa ni byiza, ariko tukigira imbere tukagenda dusa na Yesu. Kubera iki? Gusenga kwawe Imana iragukeneye, kwitanga kwawe Imana iragukeneye kugira ngo igukoreshe umurimo wayo mu gutsinda ubwami bwa Satani bubatsikamiye. Iyo umuntu rero abashije kwigira imbere agakura, amenya neza ko atari uwo muntu bafitanye ikibazo, ari Satani uri behind uwo muntu, bikamworohera no kubabarira umuntu. Impamvu tutabarira abantu nuko Satani tuba twamukuyemo tukumva duhanganye n'abo bantu. Imana itugira imbabazi. Twebwe rero, twebwe abagomba gusengera abo ngabo, twebwe abagomba guhagarara mu cyuho, twebwe abagomba gukoreshwa n'Imana twinginga bari abantu ngo nabo begere Imana. Dukwiriye kugira ubuzima rwose buhindutse. Mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 4, guhinduka kwawe gufite umumaro mu isi y'umwuka rwose. Gukura kwawe n'ukwanjye bifite umumaro mu isi y'umwuka rwose. Hari ibintu umuntu atajya abona uko abwiriza cyangwa approva, utavuga ngo muri teoloji bimeze gutyo, ariko ibintu umuntu ahura nabyo mu isi y'umwuka uhura nabyo nuko bimeze. Gusa kwawe na Yesu kugenda unesha ibyaha bikakubyarira izo mbaraga rwose umwami Imana akoresha asenya ubwami bw'umwijima. Turabikeneye rero gukura, dukeneye gusa na Yesu, dukeneye kuva mu mayira abiri, dukeneye kutagira impu zombi. Yakobo 4:8 kugeza ku 10 ngo mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Aba bantu babwirwa ni abakijijwe, n'abitwa ko bafite umwami mu buzima bwabo, kuko nibo basabwa gukaraba, kugira umwete wo kwezwa, gutunganira Imana. Abatarakizwa izi mbaraga ntazo barahabwa. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabye, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Kimwe mu bintu bitwambura imbaraga ni ukugira imitima ibiri, ni ukugira impu zombi. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo nimwegere Imana nayo izabegera. Mwa banyabyaha mwe nimukarabye, namwe abafata impu zombi nimuhumanure imitima yanyu. Abafata impu zombi, Imana iturinde gufata impu zombi. Impu zombi, ibyo mu gakiza ukabona nabyo biriyo, n'ibyo mu isi y'abapagani ugasanga nabyo biriyo. Byaba inyuma, byaba mu mitima yacu hatagaragara, Imana ibidukize. Nimwegere Imana nayo izabegera. Mwa banyabyaha mwe nimukarabye, nidukarabe, natwe abafata impu zombi niduhumanure imitima yacu.
Imana ishimwe. Dukomeje muri Bibiliya yera ku murongo wa 9 ngo mubabare muboroge. Niyo misiyo yo gutaka, niyo misiyo yo kwihana, nibwo buzima bwo kwihana. Kubabazwa no kubabaza Imana, kubabazwa no gucumura ku Mana, kubabazwa nuko yarije konsoromaho imbuto yabibye muri njyewe igasanga ntazo. Ngo mubabare muboroge murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduke agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwo izabashyira hejuru. Dukeneye ubu buzima kugira ngo tubashe guhagarara mu cyuho, dusengera igihugu cyacu, dusengera itorero, dusengera imiryango yacu, twiyingingira natwe ubwacu. Tubabare tuboroge igihe dusanzweho kugira impu zombi, igihe dusanzweho ubuzima bubiri, igihe dusanzweho kutegera Imana, ngo twegere Imana nayo izatwegera. Tubabare tuboroge turire, ibitwenge byacu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduka agahinda. Ntagaruka Imana yanze ko tunezerwa, nitugira ibirori tunezerwe, nitubyara tunezerwe, nitwunguka mu bucuruzi bwacu tunezerwe, oya. Ariko kubabazwa no kubabaza Imana. Nta muntu ushobora kwihana by'ukuri icyaha cyatarakizinuka, ataragira agahinda, kuko yababaje Imana. Azihana ku munwa, azabivuga, tuzaba turi muvuga ngo amaraso Yesu natwuhagire, bizaba biri formule iraho, amaraso Yesu anyoze untunganye. Ariko kwihana kuko uri guhera mu mutima wababajwe no kubabaza Imana. Imana y'imbabazi impe iguhe kubabazwa n'umutima ubabaje Imana, kubabazwa nuko nisanze ntasa na Yesu ku kintu runaka. Umutima wanjye ugirira agahinda ku gutsindwa aho nagombye gutsinda. Umutima wanjye ugirira agahinda kukugwingira, ariko uzi kugumana ingeso. Umwaka wa mbere w'agakiza, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa 10, uwa kangahe, ingeso ikindiho. Imitima yacu ibabare iboroge turire, ibitwenge byacu bihinduke imiborogo, ibyishimo bihinduke agahinda kari budusunikire kwihana. Ngo twicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwo izabashyira hejuru. Tugiye gusoma ikindi cyanditswe, hanyuma dusenge tureba ko ibi bintu niba biri mu buzima bwacu dukeneye kubyihana no kubirekura. Ibyago byo mu bihe bya nyuma. Mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3 murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8. Zimwe muri izi ngeso, muri ibi byago n'ibyaha by'ibihe bya nyuma, dushobora kubyibonamo, bimwe ushobora kutabyibonaho, ushobora kwibonaho ibindi ntubyiboneho. Icyaduha byose bikaba bitaturiho, bikaducikaho, Imana ikatugeza aho ngaho. Dusaba Umwuka Wera arondora imitima yacu, ajya dutera kwibwiza ukuri, kugira ngo tubashe kubabazwa nabyo, bidutere guca bugufi imbere y'Imana, tuyitakire, tuyiririre, idukize, kuko ni twebwe izakoresha gukiza igihugu cyacu. Kandi ntitwakwingingira abandi tubingingira ku ndwara zisa n'izo natwe turwaye, bitwambura imbaraga z'umwuka. Suko Imana itatubabarira, iyo tuyicumuyeho iratubabarira, ariko icyama ni iki kintu ukacyumva. Bitwambura imbaraga z'umwuka. Rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3 murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8. Reka tugende buke buke. Ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ubundi ibihe birushya ntibyagombye kutugwa gitumo, twagombye kumenya ko ni ibisanzwe. Mu bihe by'imperuka hazaba ibihe birushya. Bibiliya ijambo ry'Imana yakoresheje ngo bikomeye. Mu bihe by'imperuka hazaza ibihe bikomeye. Kuva Yesu yasubira mu ijuru, twatangiye ibihe by'imperuka tubirimo. Uko turushaho kwegera imyaka yigira imbere, ntago ibintu byoroha, ibintu birushaho gukomera. Ngo kuko abantu bazaba bikunda, Imana irondora umutima wawe n'uwanjye, itumaremo kwikunda. Hari Bibiliya y'Icyongereza nasomye ngo yitwa The Message, yavuze ngo bazaba bari self absorbed. Numvise iryo jambo rimbabaje. No kwiyinjiramo, no kwihugiraho, no kwiyuzura. Mana yanjye, ari nta handi ndeba, ari nta kindi ndeba, njyewe Imana itubabarire. Abantu bazaba bikunda, bazaba bari self absorbed, bariyuzuye, barashaka ibyabo, turareba ibyacu n'ibitwungura ngo bazaba bakunda impiya, bazaba bakunda amafaranga. Iri jambo ry'Imana yakoresheje ngo bazaba bafite umururumba w'amafaranga, niba nibuka neza. Ahandi muri bimwe y'Icyongereza bavuze ngo bazaba bari money hungry, bazaba bari avide d'argent.
umururumba w'amafaranga. Buriya gukora amafaranga siko kugira umururumba wayo. Hari igihe umuntu awugira atanayafite cyangwa akawugira ayafite. Si ikibazo cy'uko angana, ni ikibazo cy'indwara y'umutima. Ushobora kuyatunga atantunze, atamfashe, ushobora kuba nayabuze cyangwa nyafite ariko ntari avide d'argent, money hungry, inzara, umururumba w'amafaranga. Uyu mururumba w'amafaranga ubyaye ibyaha, amahano. Uteye abakobwa batoya gushaka abasaza, uteye abahungu b'abasore gushaka abagore b'abakecuru, uteye abantu guhemuka mu kazi, uteye abantu kujya mu bapfumu kugira ngo bagire standard runaka y'ubuzima, uteye abakozi b'Imana guhemukira mu mirimo yitwa y'Imana. Umururumba w'amafaranga. Imana idukiza urukundo rw'amafaranga. Wenda we nanjye ntidufite umururumba mwinshi, ariko nakariyo ikamaremo, ne kuba usunikwa nayo, ne kuba money driven, niba ariko bavuga, ne kuyoborwa n'amafaranga. Uyu ni umutego byoroshye ko umuntu awugwamo, nubwo yaba arimo gukora imirimo myiza. Biroroshye ko yagwa muri uyu mutego, akagirira abantu neza ariko areba ineza azabikuramo, akaguriza abazamuguriza, agasura abazamusura, agahemba abazamuhemba, agatwerera abazamutwerera, muri make ibintu byose birimo umubare. Imana itugirire imbabazi twebwe abakijijwe. Ngo abantu kandi bo mu bihe bya nyuma bazaba birarira. Ewe kwirarira we, kwirarira kuri muri kimwe mu bintu bitwicishije imyenda ya banki, imyenda y'abantu. Hari umukozi w'Imana nakurikiraga ejo bundi yitwa Zach Ponene, aravuga ngo singira ideni ry'abantu. Usanga twebwe dufite iza MTN, iza Beka, iz'abantu. Hari ikindi cyo biguriza muri MTN nibagira uko cyitwa. Dufite Mokash, dufite. Imana itwigishe. Burya hari igihe tujya gusaba umwenda kubera ko twanze guca mu gihe Imana irimo iducishamo. Nyamara wenda nari kwitegereza gake, wenda ntago nzi imibare myinshi na ekonomi nyinshi, wakuvuga uti ntabyo uzivugire, ariko byinshi birimo kwirata. Bazaba birarira. Kwirarira gutera abarokore kwanduranya. Niba ikintu kitarazamo ntategereje Imana ime kwitegereza. Kuki ishaka gusingira ibintu? None se wagize ngo iyobewe se kuyobora amafaranga iwanjye? Ntabwo ibiyobewe. Izi kuma 1000, izi no kunyoherezamo miliyoni, irabizi ntanduranyije. Imana itugirire imbabazi, idukize kwirarira. None abanyarwanda byo by'umwihariko tuvuga ururimi rumwe, tuziranye, idukize kwirarira. Ibigukize, ibinkize, ibimaremo burundu, he kugira gatonyanga. Ibi ngo ni indwara z'ibihe byanyuma. Kwirarira. Kwirarira guteza umuntu kuguza afite ubukwe akazasigara yishyura amadeni. Kera twigeze guturana n'umuntu yari yararongoye umukobwa w'urungano rwanjye, twari tukiri batoya. Amaze gukora ubukwe, bari abantu b'abasirimu. Mu gitondo twakunda abantu bahurura iruhande rw'urugo, baza gutwara intebe, baza gutwara igitanda, baza gutwara ibintu byose. Eka tubigarure kuri twebwe abakijijwe. Abatarakizwa fine, bakwirarira. Ya migani y'ikinyarwanda bayishyira mu bikorwa ngo umusore utirariye ntarondwa inkumi, ariko twebwe abakijijwe, Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo bazaba birata. Iyo Bibiliya yitwa The Message yavuze ngo bazaba bari self promoting. Narebye self promoting numva ngize agahinda. Turi abantu bipromotinga, self promoting. Muri make nk'uko ndi muri media nkabemeza, nkajyamo ngashyiramo anniversaire ya Rutanse, ngashyiramo ko abana be babyutse, ngashyiramo ibike, kandi narahawe kuza kuvuga ubutumwa bwiza, ariko kubera self promoting mutanyibagirwa ngomba kubereka jardin yanjye, nkabereka self promoting kubaririmbye n'abavuga butumwa n'abandi bose bakinguye channel zo kwipromotinga badapromotinga umwami. Imana itubabarire. Ngo ni indwara y'ibihe bya nyuma, tuzaba turi self promoting, twizamura, twirarira. Mana tubabarire, Mana dukirize imitima. Iyi ni indwara yo mu mutima. Ibyo mvuze ni ibigaragara, n'ibindi biba mu mutima bitagaragara. Nkajya numva nshaka kugaragara, nubwo kubera ubupfura, kuko burya hari ubupfura butari ubukristo. Kubera ubupfura ngewe sindi bereka ko nshaka kugaragara, ariko indani mu mutima ndabishaka, hakaba harwaye. Mana dukize kubw'imbabazi zawe. Nkumva bashima nibatamvuga hari akabazo kabaye kuki batavuze mu izina rya Rutanse. Nkumva ndabirwaye. Umva ubundi umuntu abwira Yesu uti dore ndarwaye, ntibanshimye, none dore mu mutima wanjye azamutsemo akantu, nkizi iyi ndwara yo mu mutima. Nuko tubwiza Yesu kuri, dore ntibarokonesheje imirimo yanjye, nkiza akarwara ko mutima, dore batayirokonesheje numvise hari akantu kandiye mu mutima. Mana dukize. Izi ni indwara ngo z'ibihe bya nyuma, kandi ziri muri twebwe. Ngo bazaba bibona. Mana tubabarira ubwibone. Ubwibone bubi n'ubutagaragara inyuma.
kuko ubwibone bugaragara inyuma bagukunda bazakubwira ati jya ureka gukabya nubura umuntu wumva uzumva, ariko abo ubundi bwibone bubi imbere aho umuntu yibona akibona iby'idini rye, akibona iby'imyambaro ye, ngo umwe yagejeje ku birenge undi yateze igitambaro, akibona ko azi kuvuga mu ndimi, akibona ko abasha gusenga isaha igashira. Kwibona si ku by'isi gusa, bidusanga no mu rusengero no mu mirimo y'Imana. Umuntu akabigendera akajya agenda atenyeganyega nyine ngo ubukiranutsi bwe budatakara hasi. Mana tubabarire, dukize mwami, dukize, nkizanya n'ubwoko bwawe, dukize umutima wibona, dukize ubwibone bwo mu madini yacu, udukize ubwibone dukomora mu mico y'Abanyarwanda aho tuvuka, udukize ubwibone mwami w'abami. Twirata uburebure, tukirata mu mabuno, tukirata amazuru, tukirata mu matwi, tukirata inzobe, tukirata kwirabura. Mwami nta kintu na kimwe tutirata mu byo wadutije, tukirata imbaraga. Bana bacu batsinda mu ishuri tugashaka kubibwira abantu bose, ingo zacu zaryoha tugashaka kubibwira abantu bose, twatunga amamodoka meza tukumva dushaka ko abantu bayabona, twatunga amazu meza tugashaka ko abantu babibona. Mwami w'abami, tukirata gukiranuka, tukirata ibyo dutunze, tukirata uko dusa. Mwami dukize ubwibone, dukize kubw'imbabazi zawe. Urandura uburwayi bwo mu bihe bya nyuma mu mutima wanjye, urandura uburwayi bwo mu bihe bya nyuma mu mutima w'uyu muvandimwe duhuriye kuri iki gicaniro. Turirata tukirata n'amatorero dusengeramo, nta muntu twaguze amaraso, nta muntu twakiza n'igicurane, tukirata amazina udutije. Tubabarire mwami, dukize kugira ngo tubashe guhagarara mu cyuho, nitwihana ubwibone bw'Abanyarwanda, utwumva uri mu ijuru ku ntebe yawe y'imbabazi. Dukize ubwibone budutera kwigereranya, tukavuga abo dufite ibyo twarushije, aho twarushije gupanga ingo zacu, abo twarushije gupanga imirimo yacu, tukabyirata. Dukize mwami. Niki dutunze tutaherewe ubuntu? Ngo bazaba batukana, Bibiliya yera niko ivuga, ariko mu by'ukuri windi bazaba batuka Imana. Hari abantu banga Imana bakanga n'abantu b'Imana n'umutima wose bivuye inyuma. Indwara y'igihe cya nyuma, nabo sibo, nidutandukanywa nabyo tuzabingingira nabo ubuntu bw'Imana bubagereho. Bazaba batumvira ababyeyi babo, ibi bintu by'ubwigomeke biruzuye mu batoya. Bazaba batumvira ababyeyi babo, uyu munsi babyise uburenganzira, ngo ni uburenganzira bw'umwana kutumvira umubyeyi we. Nyamara Imana yari imuhaye umubyeyi kugira ngo nyine amushyireho icyo gitsure kimugorore, azaba ari umuntu ugororotse. Uzi umwana ukura nta muntu umubuza ikintu na kimwe, yambara icyo ashaka, avuga icyo ashaka. Niyo abaye umuntu mukuru, aba umuntu mukuru umeze nabi, utabasha kubana n'abantu, utabasha kuregama mu kazi. Abo bantu bakuru batagize igitsure ihuye nabo mu buzima urabamenya. Imana itugirire imbabazi, abacu batoya bahabwe kumvira ababyeyi babo. Uyu munsi kubera ko abana bamwe na bamwe batunze ababyeyi babo barusha amafaranga, haba ubwo bumva babafiteho ijambo, akamugaragaza agatari mama we cyangwa ari papa we, akamutegeka ibyo ashaka kuko amurusha amafaranga. Imana itubabarire bana, mugize umugisha wo kuba mufite ababyeyi cyangwa bo mwita ababyeyi bari hejuru y'ubuzima bwanyu. Imana iduhe kumvira abaturuta uko bameze kose, yaba ari umusinzi, yaba ari indaya, ni nyoko, ni so, ni umubyeyi wawe. Yaba ari umupagani, yaba araguza, ni umubyeyi wawe. Urwana intambara yo mu mwuka ariko mu mubiri ukamwubaha. Ngo abantu b'ibihe bya nyuma kandi bazaba ari indashima. Imana itubabare kuba indashima. Turi abantu bakebuka gusa ibitatunganye, iby'Imana itaraduha, tukibagirwa ibiduhera ubuntu, tukibagirwa ko twabyutse, tukibagirwa ko twababariwe ibyaha, tukibagirwa ko twakijijwe, tukibagirwa ko twabyaye, tukaba turimo turizwa wenda ubu ngubu na minervare cyangwa n'ikindi kintu, tukibagirwa ibindi byinshi dukwiriye gushima. Imana idukize indwara z'ibihe bya nyuma, iduhindure abantu babasha gushima, kubera ko umuntu ashima abasha no kwizera ko Imana iri umutabari no muri icyo gikurikiyeho, kuko n'ubundi ifite ibyo yari yamutabaye. Ngo bazaba batarabera, bazaba batubaha Imana, niko Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze, bazaba batarabera. Imana itubabarire, iduhe kwezwa. Ngo bazaba badakunda n'ababo, badakunda ababo. Imana iduhe gukunda abacu. Hari igihe bitworohera gukunda abakure, cyane cyane iyo tubikorera kwigaragaza. Ugasanga umupapa atanga amafaranga hirya iriya, ugasanga umumama afasha abo biganye nabo bahurira muri bridal shower, ariko muri umuna we mubyara w'abantu babugufi, reka da ntabareba. Imana itubabarire ko tuba dukeneye kwiyemera ku bantu bakuri. Ngo cyangwa tukanabahisha, ugasanga umuntu ahishe nyina, ahishe muri umuna we, ntashaka kuvuga ko avindimwe n'akanaka kuko abona bamukojeje isoni. Imana itubabarire. Ngo bazaba batuzura, bazaba batagira impuhwe, niko biri ijambo ry'Imana yabyise. Bazaba babeshyerana, bazaba batirinda. Imana itwuzuze kwirinda. Bazaba bahubuka,
niko ijambo ry'Imana yavuze, kutirinda guhubuka. Imana iduhe iyi mbuto yo kwirinda, utarazuzwamo n'iyo mbuto yo kwirinda dukomoka ku mwuka wera n'ubwenge Imana yaguhaye bwakubwira ngo ahura ajyayo ahantu ujyayo, urifatanya nawe, uriya ntiwifatanya nawe, mu bwenge wanakwirinda. Hanyuma imbuto y'umwuka wera yavomererwa muri wowe yo kwirinda. Ngo bazaba bahubuka, Imana ibidukize iturinde guhubuka. Ngo bazaba bagira urugomo, bazaba badakunda ibyiza. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo bazaba ari abanzi b'ibyiza. Mwabonye uburyo ibihe bya nyuma bitera abantu kumera gutyo, abanzi b'ibyiza. Umuntu ashobora kukwanga mu kazi kuko mudasangira inzoga, akakwangira icyo, kuko mudasangira wine akakwanga, kuko utavuga amagambo nk'aye. Niba barimo kwirira ruswa, barakoze shene yo kurya ruswa mu masoko bahabwa, wowe waza utabikora akakwangira ibyo, bazaba ari abanzi b'ibyiza. No mu madini yacu bibamo, iyo utifatanya, iyo mu madini harimo amabi, iyo utifatanya n'amabi yabo bakakwangira ibyo, bazaba ari abanzi b'ibyiza. Imana itubabarire. Uzumva abantu bavuga ngo kariya ngo kihaye gukabya, cyaduha gukabya aba twabishoboraga kubw'umwami wacu. Bazaba bagambana, bazaba ari ibyigenge. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo bazaba ari ibyihebye, umuntu utagira ikintu atinya. Ngo bimbwiye iki se? Ngo I don't care. Ntabwo ibyo bintu bikwiriye kuba mu kanwa k'abakristo. Ugomba gukeyaringa. Kandi ni wavuze aravuga ngo ntabwo ndi umurinzi wa mwene data. Oya, ndi umurinzi wawe, uri umurinzi wanjye, uranshinzwe. Wambona intege nke ukansengera, nakubona intege nke nkagusengera, nakubonaho ibintu bitari byo nkagucyaha. Ndi umurinzi wawe, ndi umuvandimwe wawe muri Kristo. Ntabwo nkwiriye kuba mu bantu bavuga ngo I don't care. Oya, ibyo ntabwo ari iby'abakristo. Imana itugirire ubuntu. Ngo bazaba bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Imana ikitubabarire. Burya impamvu turyoherwa no kuba muri telefoni, tukareba ibiganiro byose bidusetsa, tukareba amafilime, no gukunda ibitunezeza kurusha uko dukunda Imana. Burya ukuntu umuntu yijustifia akavuga ati ngewe umupira ndawukunda, akawureba iminota 90, ariko atari bube mu ijambo iminota 90. Burya ni ukwijustifia, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo bazaba bakunda ibibanezeza kuruta uko bakunda Imana. Birya bigutera kujya muri handi baririmba indirimbo za karahanyuze mu ijoro kandi uri umurokore, ni ugukunda ibikunezeza kuruta gukunda Imana. Kuki uryoherwa nabyo, nturyoherwe no kuba mu nzu y'Imana? Kuki biriya ubyihutira, ariko kuba mu nzu y'Imana amateraniro yari butangire saa 5 wowe ukagerayo saa 6? Kuki biriya wabyihutira ibintu byihutira? Ni indwara y'igihe cya nyuma. Ni ugukunda ibitunezeza kuruta uko dukunda Imana. Ibyo bintu umuntu arabirwanya muri we, ukabibangamira, ukabangamira ibyo kamere yawe ishaka, ukayibyima n'igihe irimo kubishaka, kugira ngo gukunda Imana kugwirire muri wowe. Umurongo wa 5, bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako. Kino kintu kirababaje. Kugira ishusho yo kwera no kuvuga ngo yiyita umukristo, afite idini runaka abarizwamo, ariko agahakana imbaraga zako. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana havuze ngo bazigira nk'abubaha Imana ariko bahinyura ububasha bitera. Iyo Bibiliya ya The Message yavuze ngo they will act religious but they will reject the power that could make them godly. Ibintu birababaje. Bazitwara nk'abo mu idini ariko bajugunye imbaraga zitera abantu kuba godly, gusa n'Imana. Ibi bintu byo biratukuzuye. Imana itugirire imbabazi. Kera kuba umurokore byari igisebo, ariko uyu munsi kugira itorero dusengeramo rya kirokore rya gikristo ntabwo ari igisebo, ariko tukarejectinga imbaraga zidutera gusa n'Imana. Nyamara ngiraho mbarizwa. Imana itubabarire. Ngo bameze batyo ujye batera umugongo. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo abo bose ujye bagendera kure. Abo bose ujye bagendera kure, ariko se ngewe ndigendera kure gute igihe bindimo? Ngewe ndihana, ndaborogera Imana. Abo nabatera umugongo, ariko ngewe sindi bubashe kwitera umugongo. Ngewe ndaborogera Imana, nyibwire ngo nkize urukundo rw'amafaranga, nkize urukundo rw'ibinezeza kuruta uko ngukunda, kuko biri mu bandi ariko natwe biturimo. Ntabwo twabasha kwitera umugongo, ariko twasuka ubuzima bwacu imbere y'Imana, tukayibwira ngo dukize iyi minyururu y'ibihe byanyuma, izi ndwara z'ibihe byanyuma. 6 na 7 ngo kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Umurongo urababaje. Muri aba bantu biyitirira kwera, biyitirira amadini, biyitirira ubukristo, ariko bahakana imbaraga zo kwera, bazigendera kure ngo batezwa bagasa n'Imana. Muri abo nyine, abo ngabo bameze gutyo, nibo barimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima. Nibo babahanuzi b'ibinyoma, nibo babandi basambanya bo basengeye, nibo babanyamafuti batwara amafaranga y'abantu, nibo babandi bose ngo barinjira
urumva biyitiriye Imana, biyitiriye ubukristo, bazinjira mu mazu y'abantu basesera, ngo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima. Muri make abagore bafite umutima ntibanyagwa n'abo bagabo. Ngo ariko hari abagore batagira umutima, bazize iki? Ngo baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Irari ry'uburyo bwinshi ni ukuvuga iki? Muri make ntago basanze Imana bashaka gukizwa, ahubwo barashaka wenda ko Imana ibabwira ibyabo, ibakiriza abagabo babo bagakizwa, ibaha amafaranga, mbese nukuzuza irari ryabo. Abagabo gukizwa ntago ari urukundo rw'uko abagabo batazarimbuka, ahubwo no kugira ngo babagarukire. Niba umugabo yari umunyabyaha, niba yaragiye mu bandi bagore, agaruke, mbese wowe uryohesha irari ryawe, ntago ari ubugingo bwe, kuko nawe ntabwo uba ufite. Imana itugirire imbabazi. Aba bagabo rero, abangaba bahakana, biyitirira ubukristo ariko bahakana imbaraga zo kwezwa, ngo nibo binjira rwihishwa. Kandi niko bigenda, umuntu nk'uwo nguwo yamaze kwigarura umutima we no kumanipira, akubwira ko nta zindi nyigisho ukwiye kumva, nta wundi muntu ukwiriye kumva, nta wundi muntu ukwiye kugisha inama, kuko arabizi ko nugisha inama abantu bazima bazakubwira ngo ibyo bintu ntago ari byo. Akakwihererana, agatwara amafaranga yawe, agatwara ubutunzi bwawe, agatwara umutima wawe, yewe akayongoboza n'ubugingo bwawe, kuko byinshi bigendanye n'ubusambanyi n'andi mafuti menshi. Imana itugirire imbabazi. Hanyuma mwumve rero agahinda kari ku buzima bw'abo bagore. Ngo bahora biga, 7 uvuga kuri abo bagore, ngo bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Kubera iki? Imitima yabo si ukuri yashakaga. Basa nk'abagisha inama, abo bahanuzi basa nk'abahora babaza, ariko ntibamenye ukuri, kuko kuri siwe bashaka, ntibashaka Yesu. Niyo mpamvu batagira aho bahurira n'ukuri. Barashaka ni nko kujya gucisha inzaratsi. Abatoya ariko barabizi, abatoya bo mwumvise nabo iby'inzaratsi babizi. Ni nko kujya gucisha umuti. Iyo basanga abo bahanuzi babo cyangwa abo pasiteri bo binyoma, bagiye kubashakaho umuti w'ikibazo runaka. Ntago bashaka ukuri kwa Yesu, ntibashaka ukuri kubahindura, ntibashaka ukuri kubangamira kamere yabo, ntibashaka ukuri kubatera gukira. Niyo mpamvu bahora biga ariko ntibagire ubwo bamenya. Imana itugirire imbabazi. Ikindi gituma badahura n'ukuri nuko barimo gushakira ukuri aho kutaba. Barimo gushakira ukuri aho kutaba. Ni mu nyigisho zibabwira kurushaho kwikunda, kurushaho gutunga, kurushaho kumanipira abagabo babo, kumanipira abana babo. Imana itugirire imbabazi. Bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Utishyira muri aba niba umutima wawe ushaka ukuri, Imana izakumenyesha ukuri. Umutima wawe niba unyoteye Imana, Imana izagenda ikwihishurira. Ku 8 aravuga nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose, aba ni babakonikoni bo muri Egiputa, nk'uko barwanije Mose, niko nabo bagabo barwanya ukuri. Abo bahanura b'inyoma, abo bakozi b'inda zabo, nabo barwanya ukuri. Ngo abo nabononekaye ubwenge badashimwa ku byo kwizera. Ntago bashimwa ku byo kwizera, ntabyo wabasangana, icyakora bafite izina ry'uko ari abanyamadini. Imana itugirire imbabazi. Tugiye gusenga, sanze mbimazemo umwanya, ariko byari ngombwa ngo tumenye uko dukwiriye kwinginga, tumenye izo ndwara z'igihe cya nyuma, kugira ngo twebwe tuzihane zituveho, kandi twingingire n'abacu. Mu Bikorinto ba 2:10 3 kugeza kuri 5 haravuga ngo nubwo turi abantu ntabwo turwana kimwe n'abantu b'isi. Intwaro turwanisha ntizacuzwe n'abantu, ahubwo ni intwaro zikomeye twahawe n'Imana, zibasha gusenya ibigo ntamenwa, zisenya impaka, zikanahirika inkuta ndende zose zashyiriweho gutambamira abantu ngo batamenya Imana. Bityo imigambi yose yo kugomera Kristo tukayinesha, maze ba nyirayo tukabamugandurira. Kansubiremo, Abikorinto ba 2:10 3 kugeza kuri 5. Ngo nubwo turi abantu ntabwo turwana kimwe n'abantu b'isi. Intwaro turwanisha ntizacuzwe n'abantu, ahubwo ni intwaro zikomeye twahawe n'Imana, zibasha gusenya ibigo ntamenwa, zisenya impaka, zikanahirika inkuta ndende zose zashyiriweho gutambamira abantu ngo batamenya Imana. Buriya hari inkuta ntamenwa zubatse mu bitekerezo by'abantu zibatambamira kugira ngo batamenya Imana, n'abatangiye gukizwa badakomeza kwigira imbere. Ibyo ni ibisika umwanzi yubaka mu buzima bw'abantu, abonye icyuho, abonye aho yinjirira. Ariko gusenga kwawe n'ukwanjye kubasha kubikubita hasi. Ngo zikanahirika, intwaro turwanisha ntizacuzwe n'abantu. Niyo mpamvu turwanisha gusenga, ngo ahubwo ni intwaro zikomeye twahawe n'Imana, zibasha
intwaro turwanisha ntizacuzwe n'abantu, ahubwo ni intwaro zikomeye twahawe n'Imana, zibasha gusenya ibigo ntamenwa, zisenya impaka, zikanahirika inkuta ndende zose zashyiriweho gutambamira abantu ngo batamenya Imana, bityo imigambi yose yo kugomera Kristo tukayinesha, maze ba nyirayo tukabamugandurira. Muri make ba nyirayo tukabahuza n'Imana, wa murimo Imana yaduhaye. Tugiye gusangira igaburo ryera, hanyuma dusengere rimwe. Kuki dukeneye ubuzima bwo kwezwa? Ni uko kwezwa kwacu, kwambara ubumana kwacu bihinduka nk'intwaro turwanisha. Ntiwakwiyeza wejejwe n'amaraso ya Yesu, ariko wasabwe kugira umwete wo kwezwa. Data ntiyari gusaba kugira umwete ataguhaye ikigushoboza. Iyo turebye ziriya ntwaro ziriba mu Befeso, ukuri, agakiza, gukiranuka, ijambo ry'Imana, kwizera ariyo ngabo dukingiza imyambi ya wa mubi, biriya byose bihabwa abantu bafite ubuzima bwiyeguriye Imana. Umwami Yesu atugirire neza. Reka twegere ameza y'umwami duserebra ko yahuje umubiri n'amaraso natwe, ko muri we tunesha rwose, ko muri we twakiriye amaraso y'isezerano rishya. Hari icyanditswe kimwe nifuza gusoma, hanyuma tukongera tugasoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 11 kuva ku murongo wa 23, mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 2 murongo wa 14 n'uwa 15, urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 2 murongo wa 14. Haravuga ngo muri biri ijambo ry'Imana, ubwo rero abo yagize abana bayo bahuzwa no kugira umubiri n'amaraso, ubwo ni ubumwe bw'abera, ngo Yesu nawe ubwe yabihuriyeho nabo. Yesu yambaye umubiri agira amaraso kimwe natwe, ngo Yesu nawe ubwe yabihuriyeho nabo, ngo kwari ukugira ngo kubera urupfu rwe anyage Satani ubushobozi we wagengaga imbaraga z'urupfu, maze avane mu buja ababubayemo kuva bakivuka babitewe no gutinya urupfu. Ndagira ngo ujye uzirikana ko wahujwe wowe na Yesu, muhuza umubiri n'amaraso. Niyo mpamvu twita bene se, kuko iyo umwanzi ajya kugutsinda no kugutera ubwoba no kukubasha, akwibagiza pozisiyo yawe mu Mana. Ngubwo rero abo yagize abana bayo, twebwe abagizwe abana bayo, ngo bahuzwa no kugira umubiri n'amaraso. Yesu nawe ubwe yabihuriyeho nabo, kwari ukugira ngo kubera urupfu rwe anyage Satani ubushobozi we wagengaga imbaraga z'urupfu. Nta butware adufiteho. Iyo twegera ameza y'umwami tuba twizihiza urupfu rwa Yesu rwadukuye munsi y'ubutware bwa Satani. Nubwo waba warabyawe n'umurozi akiriho akiroga akorera Satani, kuvura icyaremwe gishya muri Kristo Yesu wakuwe munsi y'ubwo butware. Nta nkanswa baturoga baturuka kuri, nta butware, nta mbaraga, nta bushobozi badufiteho. Nta nkanswa abakorera Satani bari iruhande rwacu, nkanswe none nabo duhuje amaraso, twinjijwe mu isezerano rishya. Ubwo rero abo yagize abana bayo bahuzwa no kugira umubiri n'amaraso, Yesu nawe ubwe yabihuriyeho nabo, kwari ukugira ngo kubera urupfu rwe anyage Satani ubushobozi we wagengaga imbaraga z'urupfu, maze avane mu buja ababubayemo kuva bakivuka babitewe no gutinya urupfu. Gutinya icyo Satani yadukoraho bitera abantu kubura ubushizi bw'amanga, bitera abantu kwibwira ko Satani abafiteho ijambo, uburozi bubafiteho ijambo, abantu bakagendana gusuhererwa bakabura ubushizi bw'amanga. Yesu yatwinjije mu isezerano rishya ry'amaraso ye, dufite ikimenyane, duhuje nawe umubiri n'amaraso, anyita umuvandimwe we. Ni ikihe gihango cyanyizingiraho? Amaraso Yesu yarabimenaguye, yatugize abandi yaratwimuye, yadukuye mu bwami bw'umwijima tujyana mu bwami bw'umucyo. Abikorinto ba mbere 11 kuva kuri 23. Ndagira ngo wegere ameza y'umwami ufite ubushizi bw'amanga muri wowe. Niko ku bushizi bw'amanga tubuzanirwa nuko tugenda tumenya ijambo ry'Imana, ariko kuri bari keya muri twe duhorana impagarara n'impungenge no kumva ukavuga uti buriya rutansi ubwo arimo avuga biriya buriya we nyine byarakoretse, byakorekeshejwe
n'ijambo ry'Imana muri njye ryamaye kubyizera, nawe nirigwirira muri wowe rizaguha kubyizera. Uzaba utagihunga, uzaba utagitinya, uzahabwa imbaraga zo gukunda, uzahabwa imbaraga zo kuba hejuru y'ibyo ngibyo. Uzahagarara mu cyo Yesu yagufatiye, uzatura mu isezerano rishya ry'amaraso ye, atari ukurivuga ku munwa. N'ubuzima bwawe bizaba bikuzuye, wuzuye ubushize bw'amanga buzanwa n'icyo Yesu yakoze, utagituye munsi y'ubwoba bw'urupfu. Ntabwo napfa hatageze Imana itagennye igihe cyo kunyura. Ntabwo ibyo umwanzi yibwira byangiraho ijambo. Reka n'ibitugeraho n'Imana yabyemeye kandi izabikuramo icyubahiro cyayo. Niko kuri, kandi ntiyangishije inama ijya kwemera ko bingeraho, ariko ni byiza, bizava mu icyubahiro cyayo. Kuko rya jambo rivuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kuzana ibyiza, ntabwo rihinduka ngo nuko ibyago n'amakuba byakugezeho. Cyangwa ukizera isezerano rishya riri mu maraso Yesu, icyampa ukizera ko wahujwe na Yesu umubiri n'amaraso yawe, ubugingo bwe bugakorera muri wowe, imbaraga zukemera zigakorera muri wowe ukabyizera. Reka dusome mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 11 umurongo wa 23 ngo nuko icyo nahawe n'umwami kumenya. Umwami Yesu yarabishimye kubishurira na Paulo ngo yegera byandiko bishimangirwe mu butumwa bwiza, birimo kwa Matayo, kwa Mariko, hose gukomeza birimo. Ayongera kubishurira na Paulo ngo twongere tubihishurirwe bigira agaciro bikwiriye kugira muri twebwe. Kandi yabwiye abigishwa ngo bajye babikora iteka bamwibuka. Ubundi uko wibutse wakora igaburo ryera uri wenyine, uri kumwe n'abawe, uko ubyibutse. Harimo n'abantu babikora buri munsi, ariko si kugira ngo bibe umuhango, ni ukugira ngo bibe ibyo tuzirikana. Ngo nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe akigenza atyo bamaze kurya, ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. Nuko umuntu yinire, yisuzume, abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. Kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi aba anywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. Ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Nyamara iyo duciriwe urubanza n'umwami wacu duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. Iyo dukosoye muri none ni ukugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. Niba wateguye igaburo ryawe uryegereze bugufi uba urifashe, hanyuma tugiye gusobanuraho gatoya twongere dusenge. Uno murongo wa 27 watubwiye ngo nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri. Nuko umuntu yinire, yisuzume, abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. Kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami. Uriya murongo wa 27 utubwira kunyweraho uko bidakwiriye, ni ibi nyine bisobanura hano gupfa kurya, gupfa kunywa umuntu atabihaye agaciro bikwiriye. Abo bw'abana b'Imana biheza akavuga ati ngewe wenda simeze gutya na gutya, sinagize ibi n'ibi, akiheza. Ariko nagira ngo mbwire ko amaraso ya Yesu yaziye nyine abari barwaye. Igihe kimwe baramubwiye ngo ni inshuti y'abanyabyaha, arababwira ngo umuganga ntiyaziye abazima, yaziye abarwayi. Ahubwo ni ukubyakirana umutima uciye bugufi, ni ukutabitesha agaciro, ni ukubyakirana umutima ushaka ko icyo Yesu yakoze igihe yatumenaga amaraso cyuzurira muri njyewe, ni ukudakerensa, ni ukutavuga ngo reka mpfe gufata ngo ubusa abantu babonye ntafashe. Oya, ni umutima uciye bugufi, ntabwo ari ugupfa kurya no kunywera. Ibyo bizana urubanza. Ni umutima wifuza ko iri sezerano rishya rikorera mu ngingo zanjye zose. Ni umutima uhimbaza icyo Yesu yakoze ku musaraba. Ni umutima wizihiza urupfu rwe rwankuye mu rupfu rw'iteka. Ni umutima wizihiza amaraso ye yanyinjije mu isezerano rishya, akankura mu isezerano ry'urupfu, akankura mu bihango bya kera. Umuntu yinire, umuntu yisuzume, umuntu yibwize ukuri, umuntu abwire Yesu ngo mu mutima wawe, mu buzima wamfatiye, mpa kubuhagararamo.
ngo yenze umutsima arawushimira, arawumanyagura, aravuga ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Turagushimira mwami Yesu, umubiri wawe washenjaguwe, warakubiswe, ugira imibyimba ku mubiri, kurwa n'isoni ku musaraba, wambara ubusa imbere yabo waremye, kurwa n'isoni kugira ngo twebwe zitazadukora igihe uzagaruka mu bwiza bwawe uri kumwe n'abamarayika bawe bera. Turagushimira icyo wakoze ku bwacu, turagushimira umubiri wawe washenjaguwe. Turasenze ngo umwana wawe uri burire kuri uyu mubiri, icyo wamufatiye cyose gihinduka umugabane we muri none yewe no mu bugingo buhoraho. Yakire gukira ku mubiri we, yakire gukira kw'amarangamutima ye, yakire gukira ku mwuka we. Uburwayi bw'umubiri buhunge, uburwayi bwo mu mwuka buhunge, uburwayi bw'ibihe bya nyuma ntibumufate ukundi. Turagushimiye umubiri wawe wakozwe n'isoni ku bwacu. Ngo iryo joro kandi wenze igikombe urongera ukigenza kwa kundi, ngo uravuga ngo iki ni igikombe cy'isezerano rishya, ngo ryo mu maraso yanjye, ngo mujye mukora mutyo ko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Turagushimira amaraso wamennye ku bwacu, amaraso atwinjiza mu isezerano rishya, amaraso ashyira iherezo ku isezerano ry'ibyaha n'urupfu, amaraso yatwimuye akadukura mu bwami bw'umwijima. Uyu munsi twaba turi mu bwami bw'umucyo, twazanywe mu bwami bwawe Kristo. Warakoze data gutanga umwana wawe ku bwacu. Igihe twegera iki gikombe, reka buri mwana wawe imbaraga z'amaraso ya Yesu zikorere muri we, zikorere mu bugingo bwe, zikorere mu mwuka we, zikorere mu mubiri we. Ibisigisigi by'ibihango bya kera byaba bikimugaragaraho bimenagurike mu izina rya Yesu. Twakira amagara mazima mu mwuka, twakira amagara mazima mu bugingo bwacu, twakira amagara mazima mu mibiri yacu, twakire kunesha icyaha. Iminyururu y'icyaha icikagurike, uburetwa bw'umwanzi bumenagurike, n'ibindi bihango byose tutamenye igihe twabigereyemo bimenagurike. Ibihango by'aho tuvuka bimenagurike, ibihango by'ibyaha twigiriyemo tumaze gukura turorongotana bimenagurike, ibisigisigi by'umwanzi biri ku buzima bwacu bimenagurike, imigambi y'umwanzi ihinduka ubusa mu izina ryawe Yesu. Tugushimiye amaraso wamennye ku bwacu, tugushimiye amaraso y'isezerano rishya. Waratubwiye ngo tujye tubikora tukwibuka, turimo turaserebura, turahimbaza urupfu rwawe, urupfu rwadukuye ikuzimu, urupfu rwadukuye mu irimbukiro. Turahimbaza urupfu rwawe kuko wapfanye n'umuntu wacu wa kera kugira ngo haze umushyashya wagenewe gukiranuka. Turasenze ngo igihe twegera ameza yawe mwami, ubuzima bw'umuntu mushya bwuzurire muri twebwe, uwa kera n'imirimo ye ashireho rwose. Twakira ubuzima bushya bwawe muri Kristo Yesu, ingingo zawe, ubugingo bwawe bukorere muri twebwe, kubaho kwawe kugwirire muri twebwe nyaguhora ku ngoma. Tuneshe ibyatuneshaga, ibyari biri hejuru yacu tubyigaranzure bibe munsi yacu nyaguhora ku ngoma. Uburetwa bw'umwanzi, uburetwa bw'ibyaha, ububata bw'ibyaha bumenagurike, ubwoba bw'urupfu no gukenyuka bumenagurike, imigozi yose y'umwanzi Satani icikagurike, maze tugandukire wowe wenyine. Urakoze mwami ku bw'amaraso yawe, kandi ubwo twahuje umubiri n'amaraso nawe tukagirwa ibyaremwe bishya, bya kera bikaba bishize kuri twebwe, byose bikaba bihindutse bishya kuri twebwe. Niko mwami igihe tunywera ku gikombe, turira kuri uyu mutsima wawe, niko tutaje twenyine, tuzanye bene wacu dufitanye isano y'amaraso, tuzanye abavandimwe bacu, tuzanye abo twashakanye, tuzanye abo twabyaye, tuzanye abatubyaye, tuzanye abavandimwe, tuzanye abo dufitanye isano y'amaraso, abo dufitanye isano y'urushako, abo dufitanye isano mwami turabakuzaniye, abo umwanzi yatwikiriye. Tunywera kuri iki gikombe, turira kuri uyu mugati, reka amaraso yawe atwikurure. Ushobora kurya ukanywa tugakomeza gusenga, reka amaraso yawe abageremo, reka ingoyi n'uburetwa bitwikiriye ubwenge bwabo bituma batakumenya bahora mu mwijima bumenagurike. Ndagushimira umubiri wawe watanze ku bwanjye, ndagushimira umubiri wawe washenjaguwe ku bwanjye.
turavuga ubuzima bwawe muri twe, ubuzima bwuzuye muri twe, amaraso yawe, amaraso y'isezerano rishya, icyo wadufatiye cyose cyose hatabuzemo na kimwe cyuzurire mu ngingo zacu, cyuzurire mu mibiri yacu. Ibimenyetso by'umwanzi n'imirimo y'umwanzi byari bidufiteho ijambo bimenagurike mu izina rya Yesu. Imirimo y'ubwami bw'umwijima yari bidufiteho ijambo imenagurike mu izina rya Yesu. Ibihango bya kera byari bikidukurikirana, ibyo twubatse mu byaha, ibyo twarazwe naho tuvuka, byose bimenagurike mu izina rya Yesu. Uburetwa bw'umwanzi bucike kuri twebwe, buducikeho, imbaraga z'icyaha zimenagurike, ibimenyetso by'indwara z'igihe cya nyuma byari biri muri twebwe bikurweho nyaguhora ku ngoma. Dusutse ubuzima bwacu imbere yawe mwami w'abami, dusutse ubuzima bwacu imbere yawe ngo bwezwe n'amaraso yawe. Amaraso yawe atumareho ibirego by'ukuri, atumareho ibirego by'ibinyoma, atumareho ibyo twagucumuyeho. Amaraso yawe mwami Yesu, amaraso yawe mwami Yesu atweza, dutunganye, atuboneze. Amaraso avuga ibyiza, amaraso avuga imbabazi, amaraso atavuga guhora. Atumareho mwami w'abami. Dufite iby'umwanzi aturega kandi by'ukuri, turashinjwa mu mitima yacu, tuguciye bugufi tugusaba imbabazi mukunzi mwiza, tugusaba imbabazi aho twagucumuyeho, tugusaba imbabazi ku byaha byose by'ibihe bya nyuma bitwuzuye, tugusabye imbabazi ku kugamika amajosi kwacu, ku bwibone bwacu, ku burara n'ubwomanzi, tugusabye imbabazi ku rukundo rw'ibintu, tugusabye imbabazi ku ngeso zose umubi yatwanduje, tugusabye imbabazi ku kwikunda no kudakunda bacu, tugusabye imbabazi. Amaraso yawe nabitembeshe ibituziritseho mwami, duhora twihana bitugarukaho. Reka igitangaza cyawe kibe muri iri joro. Amaraso yawe abitembane, amaraso yawe abitumareho, amaraso yawe abitembeshe, amaraso yawe abitembeshe, acagagura izo ngoyi, amenagura ubwo buretwa, amenagura izo ngoyi mu izina rya Yesu. Reka ubuzima bushya twafatiwe muri we Kristo bugaragarire mu mibereho yacu, bugaragarire mu ngingo zacu, bugaragarire mu mibiri yacu no mu myuka yacu. Duhinduke abuzuwe nawe. Reka ubuzima bwawe buntembemo, reka ubuzima bwawe buntembemo, reka ubuzima bwawe bunyuzure, reka ibyanjye bishire, hagaragara ibyawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Mari indwara zose umubi yanyanduje, mari indwara zose z'ibihe bya nyuma, mari indwara zose n'ibisigisigi byankomoka binkurikirana n'akamero nk'akabo. Maramo unyuzuze ibyawe nyagora ku ngoma. Erega wampinduye icyaremwe gishya, erega amaraso yawe yampaye gutsindishirizwa, erega amaraso yawe yaranyimuye. Reka nimuke rwose, ibisigisigi byo mu bwami bwa kera aho nahoze bishire ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Duhagaze mu gihango dufitanye nawe ko twahuje umubiri n'amaraso, duhagarariye abacu nyaguhora ku ngoma, tumenagura uburetwa bw'umwanzi bubatwaje igitugu. Mbaraga z'umubi zitwikiriye abacu ngo badahindukira bagakizwa, zimenagurike burundu mu izina rya Yesu. Turamenagura ibicaniro byo kwanga Imana biri mu miryango yacu, turamenagura ibicaniro by'ubupfumu n'uburozi biri mu miryango yacu, turamenagura ibicaniro byo kwanga Imana bivuga ngo n'uwakijwe ntagakomere, ntakamenye Kristo byuzuye. Ibyo bicaniro turabimenagura, tubisutsemo amaraso ya Yesu. Bazakizwa, tuzakizwa, tuzagera kure hamwe n'Imana yacu mu izina rya Yesu. Imbaraga zikorera mu miryango yacu, mu bicaniro bivuga ngo nta muhungu w'iwabo uzakizwa, nta mukobwa uzakizwa, ngo nanakizwa ntazamarayo kabiri azatugarukira. Ayo majwi turayacecekesha, izo mbaraga turazimenagura mu izina rya Yesu. Ibyo bitwikirizo bikomoka mu miryango yacu bitwikira n'abakijijwe ngo bahore baremerewe, ntibagwize imbaraga, ntibabashe kwinyagambura, ntibabashe gusenga, ntibabashe kuramira mu kwezwa. Ibyo bicaniro turabisenya mu izina rya Yesu. Turabohoza abo bahungu, turabohoza abo bakobwa, turavugaho ubuzima bw'Imana, turavugaho ubuzima bw'Imana, turavugaho ubuzima bwa Kristo mu izina rya Yesu. Izo mbaraga nizibarekure bagende, bajye gutambira Uwiteka ibitambo, bajye gukorera Imana kure y'ibigirwamana mu izina rya Yesu. Duciye imirunga y'abahuzaga nabo, kuko wahuje natwe umubiri n'amaraso, twitandukanyije n'izo nkomoko zo mu mwuka zadukururaga zidusubiza inyuma. Itegeko ryatanzwe mu muryango w'iwabo kuri icyo gicaniro cy'umwijima rivuga ngo ntawe utazasambana muri bo, ngo ntawe utazabyara ikinyendaro muri bo, ngo ntawe uzubaka urugo muri bo. Iryo tegeko rivuga ngo bagomba kuba abasinzi, turarimenagura mu izina rya Yesu. Amaraso Yesu amanuka muri ibyo bicaniro, bizime izo reklama
generasiyo turazizimisha amaraso ya Yesu. Barakizwa, baramaramaza, barubaka, ntibabyara ibinyendaro, baragira ubuzima bwa Yesu bukorera muri bo mu izina rya Yesu. Kubaho kwawe mwami kugwirire muri twebwe, duhinduke ibikoresho ucamo ugirira bene wacu neza, agakiza gataha muri bene wacu. Twigishe kurwana intambara nziza, twigishe kurwana, twigishe ko tutahangana n'abantu, twigishe ko intwaro zacu atari iz'abantu, twigishe ko abanzi bacu atari bene wacu, twigishe Uwiteka Mana Nyiringabo, twigishe kurwana. Tweze mukunzi mwiza kugira ngo twambare intwaro zose z'Imana. Agakiza kabe kanyuzuye, kahinduye uko ntekereza. Ijambo ryawe ndifite mu mutima wanjye ri imbere y'inkota, ukuri kwawe nkwikenyeje. Kristo ari wowe mwambaro wanjye, ukuri kw'ijambo ryawe kunyuzuye. Amagambo yawe ambanye menshi, mfite iyo ikinkingira imyambi ya wa mwanzi, mfite ingabo inkingira. Reka ijambo ryawe rigwirire muri twebwe Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka twihutane ibyawe, ubwami bw'ubumanzi busenyuke iwacu. Mwami duhagarike nk'ab'ingenzi, kora ku maso yacu turimo twegera ameza yawe. Amaso yacu akinguke, turebe iki gihugu nk'uko kireba, turebe imiryango yacu nk'uko uyireba, turebe abarimbuka nk'uko bareba, maze udutize umutima wawe. Mwami turashaka ko icyo wadufatiye cyose ku musaraba cyaba umugabane wacu. Turagusaba umutima wabajwe n'abarimbuka, turagusaba umutima ufitiye impuhwe abanyabyaha biwacu, turagusaba umutima ubasha kubabarira abagore bananiwe kubabarira abagabo babo, abagabo bananiwe kubabarira abagore babo, ababyeyi bananiwe kubabarira abana, abana bananiwe kubabarira ababyeyi, abavandimwe bakumenya ariko bakananirwa kubabarira abavandimwe babo. Turasaba ngo ubuzima bwawe bonekera mu maraso yawe bwuzurire muri twebwe. Reka uyu mugoroba habeho kunesha, reka uyu mugoroba habeho gutandukanywa, reka uyu mugoroba habeho gukurwa hasi twari dutsikamiriwe. Duhinduke ingabo zawe, duhinduke intorezo urwanisha, duhinduke inkoto urwanisha, duhinduke ibikoresho byawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Mwami twebwe twahuje umubiri n'amaraso nawe, watugiriye imbabazi. Mu banyabyaha nitwe twari imbere, wowe waduhaye agakiza. Duhagaze ku butaka bw'u Rwanda tukwinginga ngo utabare bene wacu, tabara bene wacu b'Abanyarwanda kubw'imbabazi zawe. Tugusabye imbabazi ku byaha byose bikunukira dukorera kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Tubabarire kwikoma mu gatuza tukakwimura, tukavuga ngo Uwiteka ni iki. Tubabarire ubwibone bw'ubwenge wadutije, ubwibone bw'ubwiza bw'igihagararo dutije. Tubabarire kwirata ubutunzi, tubabarire kwirata iterambere, tubabarire guhora twigereranya. Tubabarire Mwami, tubabarire ibizira by'ibyaha by'ubusambanyi. Tugusabye imbabazi. Umuturanyi arasambana na mugenzi we, umukozi n'umukoresha barasambanira mu kazi, umupasiteri n'umukristo barasambana. Tubabarire Mwami w'abami, tubabarire abasaza n'abana barasambana. Tubabarire Uwiteka, tubabarire ibyaha bikunukira muri iki gihugu. Turakwinginze ngo twejeshe amaraso yawe. Turakwinginze ngo amaraso yawe atembane ubu busambanyi butwizingiyeho, amaraso yawe atembane ubu bupfumu butwizingiyeho. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo dukirize igihugu kubw'imbabazi zawe. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, turakwinginze Mwami, turakwinginze ngo usuke umwuka wawe. Ninde muntu wakiza umuntu ingoyi z'ubusambanyi atari wowe? Ninde wakura umuntu mu nzu z'abapfumu atari wowe? Ninde wakura umuntu mu businzi atari wowe? Ninde ko ariwo wasatura ijuru ukaturengera? Turengere Mwami w'abami, turengere twebwe bitiriwe izina ryawe, babikora natwe tukabikora. Turengere bene wacu b'Abanyarwanda. Tugusabye imbabazi Mwami, tubabarire, dutabare, turengere. Ntuturekere muri uku guhenebera, ntuturekere kuba inshuti z'ibibi. Abakora ibyiza nibo tugaya, abakora ibibi tukumva ni ibyo. Tukubanye ibyigenge, tukubanye abantu batavugirwamo, tukubanye abantu batagirwa inama, tukubanye abantu badahanwa. Tubabarire abagabo badahanwa, tubabarire abagore badahanwa, tubabarire abana batagirwa inama. Tubabarire tukubanye ibyigenge, tubabarire gupfukamira amafaranga,
natwe abitiriwe izina ryawe turayapfukamiye, uyafite nubwo yaba afite avuga ibihwehwe turamwemera. Tubabarira Uwiteka Mana Nyiringabo, tubabarira amaraso yose yo kurengana tumeneye kuri ubu butaka, tubabarire gukuramo inda nk'abanywa amazi, tubabarire Mwami, tubabarira ubugingo bw'abantu butagize agaciro mu maso yawe, tubabarire natwe abitiriwe izina ryawe nyagora kungo, twagukoreje isoni mu nsengero zacu, twagukoreje isoni mu byumba by'amasengesho, twagukoreje isoni mu mago yacu, twagukoreje isoni aho twitirirwa izina ryawe. Tubabarire Mwami waba, tubabarire Mwami, tubabarire kureba ubugingo bw'abantu tukabuvunjamo amafaranga batura. Tubabarire Mwami, tubabarire ko dukunda ibitunezeza. Abanyarwanda twishwe na entertainment, tubabarire ko dukunda ibitunezeza kuruta uko tugukunda. Tubabarire gushayisha, tubabarire Mwami, tubabarire kujagarara. Natwe abitiriwe izina ryawe tubabarire Mwami, dukangure kubw'imbabazi zawe, dukangure kubw'imbabazi zawe, dukure mu bitotsi by'urupfu. Abitiriwe izina ryawe Mwami, dukure mu bitotsi by'urupfu. Kora ku maso yacu turebe, kora ku matwi yacu twumve, kuraho ibinure bitwikira imitima yacu bituma tutabona nk'uko ubona, bituma tutumva, bituma tutamenya igihe duhagazemo. Turengere Mwami waba, turengere Mwami waba, turengere Mwami waba. Turatwikiriwe, dutuye mu mwijima kandi waratugeneye umucyo, bituma tutagirira umutwaro abarimbuka, bituma ko tutabona ko turi mu kaga, bikatwambura imbaraga zo gusenga no kuboroga. Dutabara dukure muri uyu mwijima w'icuraburindi, bituma tutamenya ibihe duhagazemo. Turengere Mwami waba, twigishe gusenga. Ndakwinginze mu mutima wo kwinginga Mwami, mu mutima wo kuniha, mu mutima wo kwinginga. Duha umutima wo kwinginga, duha umutima wo gusenga. Turakwinginze, twigishe gusenga, twigishe kugutakira. Ngo watangajwe nuko abantu bose bari mu bibi, ngo ukabura umuntu n'umwe ngo wabireba, ngo agahagarara mu cyo akabitwarira, ngo urebye ngo ubura umuntu n'umwe byagize icyo bibwira. Mwami tubabarire kuba tuzengurutswe n'urupfu tukongera tukabaho ntacyo bitubwiye. Tubabarire kandi uduha ubuntu n'imbaraga. Mwami ndakwinginze mu buntu n'imbaraga zo gusenga, kora ku maso yanjye ndebe iki gihugu nk'uko ukireba. Ndakwinginze bidukorere kubw'imbabazi zawe. Twunamure mu miruho n'imibabaro twunamyemo, tukibagirwa ko waduhagurukije kwingingira igihugu. Twunamure mu kwikunda gutuma tudakemuka abarimbuka, tugahora twireba tuvuga utwacu, utuntu twacu turi aho ngaho. Tubabarire kubw'imbabazi zawe Mwami, satura ijuru ku bwacu, dutandukanye na bene data b'ibinyoma, we exposing ibinyoma biroshye benshi mwirimbukiro, byateza imitego abakozi bawe bagahirima. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, ambura ikinyoma intebe mu itorero ry'u Rwanda, ambura ikinyoma intebe Mwami, kiziba akanwa kubw'imbabazi zawe, gifunga umunwa Mwami w'abantu. Erega ntago twamenya imitego ya sekibi, ariko turakwinginze Mwami w'abami ngo ubyambure imbaraga. Ambura imbaraga inyigisho z'ibinyoma, ambura imbaraga inyigisho zo gutwara abantu imitima no kubatwara ibyabo. Zambura imbaraga Mwami w'abami. Dore bari abahanuzi b'ibinyoma binjira mu mazu bagatwara imitima y'abagore, bagatwara abagore badafite imitima, babafatira ku miruho bafite, babategera ku miruho bari bafite, bakabwira ngo nibatanga ibi bazabona ibi. Babafatira ku mibabaro, babafatira ku miruho abagabo babo babateje n'abana babo, babafatira ku kwifuza byinshi bibashyize mu madeni menshi, babafatira Mwami mu miruho y'isi, bakabatwaza igitugu. Duhuze n'ukuri, bahora izo mbohe, bahora izo ntama z'imbagwa kubw'imbabazi zawe Mwami w'aba. Menagura imbaraga z'ikinyoma muri kino gihugu, tumenagura imbaraga za manipulation na controle zirimo ziyongobeza ubugingo bwabo bagore, bwabo bakobwa, bwabo bagabo, bwabo basore kubw'imbabazi zawe. Reka umucyo mu maso wawe utuvire, umucyo mu maso wawe n'utuvire. Bahuze n'umucyo, bahuze n'ukuri, duhuze n'ukuri, duha umutima wemera kwigishwa nyaguhora ku ngoma. Tugirira imbabazi Mwami, tugirira imbabazi Mwami, udukure mu buhenebere kubw'imbabazi zawe Mwami. Dukure mu buhenebere Mwami, twebwe abitiriwe izina ryawe,
twuzuza ibyawe maramo ibyanjye kugira ngo mbashe kukugendera, maramo ibyanjye unyuzuza ibyawe kugira ngo nkubere akanwa kativugira ibyo nshaka, maramo ibyanjye kugira ngo mwami nkubindukire cana umuyoboro wacishamo ubutabazi, maramo kwiyuzura ku buryo bwose, maramo kwikunda ku buryo bwose, maramo irari ry'iby'isi, bimaremo nyaguhora ku ngoma kugira ngo unyuzuze ibyawe, niharirwe nawe mwami waba iki gihugu tugishyize mu biganza byawe. Amaraso yawe atwikira ubutaka bw'u Rwanda, atwikira ikirere cy'u Rwanda, atwikira ingo z'abanyarwanda, buri cumbi ryose, buri hantu hose haraye umuntu nihaba amaraso yawe, buri gicaniro cy'umwijima kizime, amaraso yawe kizimanganya, cyambura imbaraga n'ubushobozi burundu mu izina rya Yesu. Inkantasiyo zabyo zifata ubusa, ubusabe bwabo na reklamasiyo zabo zifata ubusa mu izina rya Yesu. Bicaniro bisaba abanyarwanda ko bapfa rubi, tubisutsemo amaraso yawe, bisaba abanyarwanda ko basinda bagapfa nabi, basambana bagapfa nabi, bahora mu bupfumu, tubizimishije amaraso yawe mwami Yesu. Amaraso yawe nabizimye ibisaba ko abantu bakenyuka, bifata ubusa mu izina rya Yesu. Ibyatanze ibitambo by'abantu tubikujeho igitambo kizima gishyitse cy'amaraso yawe mu izina rya Yesu. Abaguriwe gukiranirwa mwami, ibitambo byo mu miryango byarabasabye ngo bahinduke imbata zo gukiranirwa, iyo minyururu icike mu izina rya Yesu. Agakiza kagwiriye mu mitima yabo, bakiranurwe n'amaraso yawe. Iyo minyururu n'izo ngoyi zo gukiranirwa zimenagurike, ngo buretwa bucike, izo bonde zimenagurike mu izina rya Yesu. Baguhindukirire basiganwe bagana huri mukunzi mwiza. Turamenagura ibicaniro by'ubupfumu n'uburozi, ibiri mu madini, ibiri ku butaka bw'u Rwanda, byose tubisitsemo amaraso yawe. Ibicaniro by'ubupfumu n'uburozi, ibicaniro by'ubupfumu n'uburozi muri ubu butaka bw'u Rwanda tubisutsemo amaraso yawe. Ibiri mu mujyi wa Kigali, ibiri mu majyaruguru, ibiri mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, tubisutsemo amaraso yawe. Ibimanura amaboko yabo uhamagara, ibibacogoza nibaca intege nibabuza gusenga, tubisutsemo amaraso yawe. Byamburwa imbaraga mu izina rya Yesu, byamburwa imbaraga. Abera batumbagizwe mu birere, abera bahabwa umutima nk'uwa Kristo, abera bahabwa imbaraga zo gusenga, abera bahabwa imbaraga zo gukiranuka, abera bahabwe kumaramaza, abera bakurwa mu bitotsi by'umwuka mu izina rya Yesu. Uburemere bukomoka muri ibyo bicaniro bwaremereraga abera ngo batinyagambura, icyo gitwikirizo kibatera ruderi, kibatera kuremerera, ntibabashe kubyuka, ntibabashe gusenga, kimenagurike mu izina rya Yesu. Izo mbaraga zidusaba ngo ducogore zimenagurike mu izina rya Yesu. Abera bashyirwe hejuru y'ibibarwanya, abera bashyirwe hejuru y'imibabaro, abera ntibafatwe n'ubukungu bw'isi, abera ntibafatwe n'ubutunzi bwayo n'ibirabagirana byayo, abera imibabaro ntibabashe. Dushoboze mwami w'abami, waratubwiye ngo twaranesheje kubw'amaraso yawe mwami Yesu, twaranesheje kubw'ijambo ryawe ryo guhamya. Dushoboze no kudakunda amagara yacu no kudatinya urupfu, ngo ntibakunda amagara yabo ntibanga no gupfa. Tugezeyo twuzurize muko kumaramaza. Hagurutsa abahungu n'abakobwa bamaramaje, hagurutsa abagore n'abagabo bakugendera batagitinya ikintu icyo ari cyo cyose. Twuzuza ubushizi bw'amanga bwawe, twuzuza imbaraga zawe, twuzuza umwuka wawe wera. Hagurutsa abera bafite inzara n'inyota byo kuzura umwuka wera, hagurutsa abera bafite inzara n'inyota byo kubatizwa mu mwuka wera. Hagurutsa abera muri kino gihugu, hagurutsa abagore n'abagabo bari barambaraye, hagurutsa abashyashya bari batarahura no guhamagarwa kwawe no guhamagara kwawe. Hagurutsa mu mfuruka zose, hagurutsa muri za kaminuza, hagurutsa muri za segonderi, hagurutsa muri primaire, hagurutsa mu bakora kwa muganga, hagurutsa mu bigisha mu mashuri, hagurutsa mu bari muri business, hagurutsa mu bari mu bigo bya leta, hagurutsa mu nzego zo hejuru, hagurutsa mu baturage hasi, hagurutsa mu bize n'abatarize, hagurutsa mu bakize n'abakennye, hagurutsa ingabo zawe mwami muri sekiteri zose z'ubuzima bw'iki gihugu mu izina rya Yesu. Hagurutsa abakiranutsi mu nzego zifata ibyemezo, bakugendere bakuvugire mu izina rya Yesu. Inama z'ikuzimu zototera ubuyobozi bwacu zifata ubusa mu izina rya Yesu. Izifite inspiration ya kuzimu turarogoye inama zazo mu izina rya Yesu. Turagurogoye inama zifite inspiration ya kuzimu ku bayobozi bacu zifata ubusa. Turatatanya izo ndimi, turarogoye izo nama, turazirukana ku butaka bwacu mu izina rya Yesu.
ijambo ryawe rirambwira ngo umutima w'umwami uba mu kiganza cyawe, ngo uyobora aho ushaka ko umuntu ayobora amazi mu migende. Tugwaye imitima y'abatware wimitse ku gihugu cyacu, tugwaye imitima y'abategeka waduhaye, tugwaye imitima y'abayobozi bacu, abo hejuru, ab'inzego zo hagati n'izo hasi, bose turabaguhaye ngo imitima yabo iyoborwe nawe. Ibyemezo byawe byuzura imitima yabo, kuko ibyemezo byawe bihora ari byiza. Nyagora ku ngoma, ubarinde, uhamagara amazima, ubahe imitima iguhindukiriye, ubahe imitima igushaka, ubarindane n'imiryango yabo n'abana babo n'abagore babo n'abagabo babo. Dusenge bari muri guverinoma mwami, abafata ibyemezo, imitima yabo yiteremo ibyemezo byawe mu izina rya Yesu. Mwami tubabarire aho twarenganije abantu. Ubutabera bwo ku isi ni bugufi, kuko ntibureba mu mutima, bureba ibimenyetso. Tubabarire aho twaba twarirengagije, tukarenganya nkana. Tubabarire ku majwi y'abarimo gutaka tutarigeze tunabimenya, ababishinzwe batabimenye. Utubabarire, amaraso yatumareho amajwi yose ataka asaba kurenganurwa. Amaraso yawe aturengere, amaraso yawe tuvuganire, bo kurenganurwa barenganurwe mwami. Ariko ku butabera bw'isi ari bugufiya, amaboko yawe ntabiburemo, mwuka wawe ntubiburemo mwami w'aba. Tugirire imbabazi, duhindura ishyanga ryawe, duhindura ubwoko bugupfukamira, duhindura ubwoko bugukenera. Utubabarire buri jwi ryose ryavugiye kuri buno butaka rivuga ngo Uwiteka ni iki. Tubabarire buri gikorwa cyo kugutera umugongo, buri gikorwa cyo kugusuzugura, buri jwi ryazamutse rivuga ngo si ngombwa gushima Imana, ngo dushima abantu. Turi gusaba imbabazi. Umuntu ni iki ku mwuka we umushiramo ibyo bikaba birangiye? Umuntu yakora icyo adashobojwe nawe, atabyukijwe nawe. Tubabarire, tubabarire ibyiza waduhaye tukabyitirira. Tubabarire, tubabarire intambara zose twarwaniye mu madini yitirijwe izina ryawe, tugatukije izina ryawe, tukakwamburira icyubahiro muri kino gihugu. Tubabarire aho tutaguhagarara ariko bikwiriye. Tubabarire umugayo wose watugaragayeho. Tubabarire ko twagiye kuburanira ko batakwizera. Tubabarire ko twagukojeje isoni. Tubabarire ko twagize inyifato ya cyana, kandi waradusabye kwitwararika kuko tubana n'abo hanze. Tubabarire ko tutabyitwararitse. Mwami turagushimira amahoro duhaye mu gihugu, uyadukomereze. Urinde abayashinzwe n'abayarwanirira, urinde ingabo z'igihugu, urinde abashinzwe umutekano bose. Ujye ubaha inama zawe n'ubwenge bwawe. Nibyo tuvuze muri kano karere, ukatumariremo intambara. Mwami uduhe umutekano, turengere mwami w'abami. Urengere abahora birukanka babujijwe uburenganzira bwabo. Uturengere mwami. Ibicaniro bisaba kumeneka kw'amaraso muri kano karere bizimanganywe burundu n'amaraso yawe. Tugirire neza, twongerera abakizwa bwa bubyutse turota. Mwami turakwinginze, turakwinginze ngo tubone abanyarwanda basiganwa bagana aho uri. Tubone kwihana k'ukuri, tubone urukundo rw'ibintu rudushiramo, dusigaranye urukundo rwawe. Urakoze data, turagushimira ko wabanye natwe. Turagushimira abana bawe batanze uyu mugoroba kugira ngo tubane kuri iki gicaniro. Ubahe umugisha, subize gusenga kuri mu ndiba z'imitima yabo, babere igisubizo, baremera ubuhamya n'amashimwe mashya. Cisha kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bwabo. Byabarizaga ubatabari, byari bibambuye amahoro, ubatabara ubarengeri, bakomereza amaboko badacogora. Abarimo guca mu bihe byo kugeragezwa ko kwizera kwabo ntibacogore. Abo umwanzi yarasabye akabima uburenganzira bwabo, ubahe kukugandukira kugira ngo babashe kumwirukana bahunge. Urakoze data, icyubahiro cyose nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami abahe umugisha, murakoze gufata uyu mwanya wose. Twarengeje amasaha ariko ntacyo bitwaye. Mwami abahe umugisha. Tuzakomeza niba turi ku munsi w'ejo wa kane, wa gatanu no kugeza ku cyumweru. Mwami abashobozi. Imana iguhe umugisha, gira umugoroba mwiza.